Imyaka 11 yose irashize. Ese Leila, waba uri hehe koko? Nawe uracyantekereza? Nawe uracyankunda? Naragushakishije ariko sinjya nkubona. Mana ndakwinginze mpuza na Leila kuko ndumva umutima wanjye utakibashije kwihangana. Christian yakomeje kwibaza ahantu Leila yaba ari, anasaba Imana ngo izongere ibashe kubahuza. Ati Mana ndagusabye munyoherereze cyangwa se ngiye unyobore maze unganisha ahantu ari. Uko yavugaga ibyo byose, Leila nawe aho yari arimo asenga abaza Imana ati ese Mana Christian yaba ari hehe koko? Ese aracyankunda? Ese aracyantekereza? Mana ndakwinginze uzongere duhuze kandi ahari hose iteka ujye umurinda. Ndabasuje cyane kandi mbifurije ibihe byiza cyane aho muherereye hose mu bice bitandukanye byo ku isi. Mwakoze cyane kuba mwahisemo kubana natwe, mwumve yuko ni ukuri mbashimira cyane kandi nshimiye by'umwihariko n'abantu mwese mwamaze gukora subscribe. Niba uri mu bantu 20,000 bamaze gukora subscribe, wumve yuko ngushimira cyane kandi nawe utarayikora, uyu ni wo mwanya kuko ni umusanzu wawe ukomeye cyane. Muri iyi nkuru yacu dutangiye twumva umuhungu witwaga Christian arimo yibaza ahantu umukobwa yakundaga cyane witwaga Leila yaba aherereye. Si we gusa wamutekerezaga kuko na Leila aho yari yaramutekerezaga cyane ndetse akanasaba Imana ngo izabashe kongera kubahuza. Bombi bifuzaga kongera kubonana dore ko imyaka yari ishize ari myinshi ariko nta n'umwe uzi irengero ry'undi. Ese bari baziranye gute kandi batandukanye bate? Ese ntibazakomeza kuburana maze bageraho bakarambirwa, umwe akibagirwa undi maze akikomereza inzira ye y'ubuzima? Byose wakibaza kuri iyi nkuru uraza kuza kubisobanukirwa, wowe gumana natwe gusa. Ni inkuru yuzuyemo urukundo rw'ukuri, kwihangana, kwimenya no kumenya icyo ushaka ndetse no kwizera gutangaje cyane. Ntabatindiye reka mbagezeho byose uko byagenze. Dutangirana n'umukobwa witwaga Leila. Leila icyo gihe yari amaze kwitegura no gupakira ibikapu bye byose ngo yerekeze muri kaminuza aho yari agiye kwiga. Byari ibyishimo byinshi cyane kuri we na mama we kuko zari inzozi ze kuva kera cyane akiri muto kuko yumvaga aziga kaminuza. Nubwo yari afite ibyishimo byinshi cyane ariko nanone yari afite agahinda kenshi cyane kuko atagiraga umuvandimwe. Yabwiye mama ati mama, nubwo nishimiye nyine ko ngiye kujya kwiga ariko nanone mbabajwe nuko ngiye kugusiga hano mu rugo wenyine. Ubu se koko irungu ntirizakwica? Mama we aramubwira ati Leila mwana wanjye, njyewe ntungireho ikibazo rwose, humura ntabwo irungu rizanyica, nta n'ikibazo nzagira. Icara hano gatoya tuganire mbere y'uko ugenda. Yamwicaye iruhande koko. Mama we aramubwira ati muranshima Imana cyane ko ungannye gutya, ni iby'igiciro cyinshi mwana wanjye. Urugendo ntirwari rworoshye ariko Imana yabanye natwe. Nk'uko ubibona nigomwe byinshi cyane kugira ngo ugere nk'aho umaze kugera ubu ngubu. Nawe wambereye umukobwa mwiza cyane kandi Imana ntiyigeze idutererana. Ndabizi kuba utagira umuvandimwe birakubabaza cyane ariko uzajya ubyihanganira. Papa wawe yitabye Imana ngutwite kandi ni wowe wari imfura yacu. Kuva icyo gihe rero niyemeje kukurera njyenyine, nta n'undi mugabo nigeze ntekereza gushaka. Humura ariko mwana wanjye, buri wese agira inzira ye. Nizeye ko wowe utazamera nkanjye, uzashyingirwa neza, ugire umugabo mwiza n'urugo rwiza, ubeho wishimye kandi Imana izaguha n'abana beza. Abitabashije kumpa nizeye ko wowe izabaguha. Aramubwira ati ngaho rero mwana wanjye, ibyo kuba unsize njyenyine ntibikaguhangayikishe, Imana izandinda kandi tuzajya tuvugana kenshi. Genda ujye muri kaminuza wige neza amasomo yawe, amasomo aba ariyo yonyine ushyira imbere. Uzirinde ibishobora kukurangaza byose kugira ngo uzagire imbere heza wifuza. Leila yaramubwiye ati mama, inama zawe n'ukuri nzazikurikiza. Mama ati mwana wanjye, nzishimira kukubona urangije amasomo yawe maze ukagera kure hashoboka. Leila yaramubwiye ati mama, nzakora uko nshoboye kose maze ibyo byiza byose uhora unyifuriza uzabashe kubibona. Yahise amuherekeza amugeza aho yagombaga gufatira imodoka, ariko imodoka ije Leila agiye kwinjira yabanje gusezera kuri mama we, aramuhobera n'amarira menshi. Mama we yahise amuhobera cyane aramubwira ati iteka ujye wibuka uwo uriwe mwana wanjye, wibuka aho uvuye kandi ujye wibuka ko Imana iri kumwe nawe. Ngaho urabeho uzagira amasomo meza.
Baje gutandukana Leila akomeza urugendo yerekeza kuri kaminuza aho yari agiye kwiga. Agezeyo yasanze ari ahantu hanini cyane heza kandi higamo n'abanyeshuri benshi cyane, abanyeshuri b'abahanga cyane, ariko nanone hari harimo n'abanyeshuri benshi cyane b'ibirara bitwara nabi cyane uko bishakiye. Yatangiye gusenga cyane aravuga ati Mana, ubwenge n'umutima wanjye iteka ujye ubyibutsa ibi bintu. Mama wanjye anyitezeho byinshi kandi kugira ngo ngere kure nifuza na mama wanjye ahora anyifuriza iteka, nuko ngomba kwiga gusa ibindangaza bindi nkabireka. Ngomba kuba mu banyeshuri bitwara neza, ngomba kuba aho ngomba kuba ndi. Uko yasengaga kose ariko ntiyashoboraga kurekera aho gusenga atanavuze ati Mana yanjye ujye urinda Christian aho aherereye hose. Nyuma y'iminsi mike yatangiye kwiga, yagiye kubona abona n'umukobwa bari inshuti kera biganye amashuri abanza yose bakayarangiriza hamwe ndetse bakanigana mu cyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye. Abona uwo mukobwa nawe aje kwiga aho ngaho kuri iyo kaminuza. Bose baratunguye cyane ariko biranabashimisha cyane. Leila yumvaga atabyumva, aramubwira ati sha Julie, ni ukuri ndishimye cyane. Juliet nawe ati nanjye nuko, ntushobora kumva ukuntu nishimye. Baraganiriye, Leila amubwira ibyo yiga, Juliet nawe amubwira ibyo aje kwiga. Bumvise batazajya biga bimwe, Juliet aramubwira ati sha, nubwo tutazajya twiga bimwe ariko ni ukuri kuba byonyine turi kumwe hano kuri kaminuza imwe ndumva bindenze. Yahise amubaza ati ese aho uba nta mwanya urimo ngo abe ariho niyizira tujye tubana? Leila aramusubiza amubwira ko umwanya uhari rwose, ko nta kibazo yaza kandi ko nawe byamushimisha cyane. Kuva icyo gihe Juliet na Leila batangiye kujya babana ndetse kandi bakanagendana kenshi gashoboka, nubwo batigaga bimwe ariko inshuro nyinshi babaga bari kumwe. Iminsi yaricumye ariko koko Leila ntiyigeze ahinduka, nubwo ibyashoboraga kumurangaza byari byinshi ariko we nta na kimwe cyajyaga kimushitura. Iyo yabaga atarimo kwiga yakundaga kuba arimo gusenga cyangwa se ari kumwe na groupe ye y'abantu basenganaga. Juliet wari umuzi kuva kera yaramusekaga atari kuracyasenga nka kera, oya nako ubundi wanarengeje kera uko wasengaga. Iyo utarimo kwiga ni amasengesho, yego koko kwiga ni ngombwa ni nabyo byatuzanye, ariko ugomba no gufata umwanya wawe ukaruhuka. Ubu koko kubona tuziga imyaka 4 yose, urumva iyo myaka 4 uzayirangiza ubayeho muri ubwo buzima? Nukomeza kwiga gutyo uzayarangiza waratagangaye rwose, warataye umutwe. Aramubwira tumva Leila, hindura rwose, uzajya uza maze dusohoke twishime, ureke guhora mu masomo no muri Bibiliya kuko ibyo bintu rwose byakurambira. Leila aramubwira ati ariko njyewe ubuzima bwanjye mbayeho ntacyo buntwaye kubera ko bumpa amahoro kandi bunjyana kure y'ibyago. Juliet aterega Leila, natwe nta byago tuba turimo, ni ukwenjoyinga gusa kugira ngo ubuzima bukomeze kandi bireke kutubihira no kuturambira. Guhora mu bintu bimwe biraboha cyane rwose, gerageza kunyumva maze uhindura ibyo urimo. Ese ubundi we ntabwo ujya ubona ukuntu uri mwiza? Leila aratungurwa n'icyo kibazo amubajije, aramubwira ati kuba ndi mwiza se bihuriye he n'amasomo yanjye? Juliet ati nyine ndimo ndavuga, sinzi niba wowe ukuntu uri mwiza utabibona. Ati nyine icyo nshaka kuvuga ni uko hano hari abatipe benda kuzarwana kubera wowe, nanjye barinda kuzanyica kubera wowe. Bahora bansaba ngo mbahuze ariko nkabura aho ngukura kubera amasomo yawe adashira. Uyu munsi bwo rero babarira ntuze kuza kunkoza isoni. Nimugoroba hari umuhungu nemereye rwose ko ndi buze gukora uko nshoboye kose maze nkabahuza, byibuze akabona n'ukuntu yakuvugisha. Nakabaye mbikora utabizi nkashaka uko muhura, ariko nawe ugomba kubimenya ukamenya ko ugomba kugira uwo ukunda nawe akagukunda. Erega tumaze no gukura. Leila wari wakomeje kumwumva aramubwira ati Julie, wari wakoze rwose kuntekerezaho, ariko uwo muhungu wawe si umushaka, umubwire ko ntahari. Juliet ahita akuraho ifoto ngo amwereke, ati urabona atari umuhungu mwiza cyane? Murebe ni ukuri, dore ngiyi ifoto ye muri telefone yanjye, aragukunda cyane. Ni ukuri Leila, nushaka ubyumve kandi umuha amahirwe byibuze akuvugishe gusa, ibindi uzaba ubitekerezaho.
Reyira ifoto yanze no kuyireba ati reka nigendere, ndumva urimo gukomeza kuntakariza umwanya wanjye gusa nta kindi. Gusa ndagusabye ibyo bintu byo kumpuza n'abahungu rwose ubireke, ntuzongere no kubitekereza kuko nta na rimwe nzigera mbyemera. Reyira kuko yahise yigendera, Juliet asigara ababaye akumva n'akajinya ukuntu. Ati udufaranga twa komisiyo bari banyemereye none karatumbujije. Ubundi ni ukubera iki abantu bose bamukunda? Naho twigaga abantu bose baramukundaga cyane, none ariko abahungu bo ugasanga bahora bamwiruka inyuma. Byakomeje kumubaza cyane maze akavuga ati asiwe kubona ukuntu bamushaka cyane nawe bisigaye bituma yiyemera cyane. Wagira ngo niwe uyoboye isi, duhora tumubwira ko ari mwiza none nawe yaribonye. Kubona ukuntu baba bamushaka nawe bisigaye bituma yiremereza cyane. Urabona ukuntu aba yiremereje, wagira ngo niwe uyoboye isi, duhora tumubwira ko ari mwiza cyane none nawe yaribonye. Bakomeje kwiga ariko Juliet agakomeza kumva atamwishimiye ndetse anamufitiye ishyari ryinshi cyane. Reyira we ntabyo yari azi ko ari inshuti ye magara. Umugoroba umwe Juliet ari mu kirori n'abandi banyeshuri biganaga, hari abahungu bamusanze baramubaza bati inshuti yawe Reyira ko mutari kumwe? Arabasubiza ati Reyira ntago ajya aza mu birori nk'ibi ngibi, aba yabiciye amazi, aba yanga yuko yahahurira n'abahungu nk'amwe maze mukamumenyera. Bahise barakara cyane baravuga bati uriya mukobwa ariyemera cyane sinzi ikintu yibonyemo. Abona abahungu bahariya twese twirirwa tumwiruka inyuma, akumva yuko ari igitangaza. Tugomba kumuha isomo, tugomba gukora ikintu cyatuma yorohamo akamera nk'abandi bakobwa bose, ntazongere kuduca amazi. Juliet arababwira ati ibyo mwabikora mute? Nta kintu na kimwe cyatuma Reyira rwose yiyoroshya ngo yicishe bugufi. Ni mwiza nawe ubwo arabizi, yiga ibintu byiza, aritonda, ni umuhanga, abakobwa bahariya twese rwose araturenze. Arababwira ati nta kintu rero na kimwe mwakora ngo yiyoroshye yumve ko ari nk'abandi bose kandi ko aho mwamukenera hose mwajya muhamubona. Nimubyihorere rwose mwikirirwa mwitera umwanya wanyu. Baramusetse baramubwira bati twebwe ibiduharire, tugomba kumwigisha isomo rikomeye cyane kandi turi abasore batatu, urumva kuko yatunanira gute? Juliet arababwira ati aha uzi koko mukomeje, nari nzi ko murimo kwikinira. Baramubwira bati turakomeje nyine, gusa nawe dukeneye kudufasha ariko ntago tugusaba ubufasha bukomeye cyane. Tubwire atasanga he avuye ku ishuri kandi anyura hehe iyo ataha? Juliet arababwira ati reka rwose mutazamugirira nabi bikambabaza. Baramubwira bati wivuga gutyo nawe turabizi neza kutamukunda. None se iyo muri kumwe abantu bagatangira kubagereranya bavuga ukuntu ari mwiza cyane kandi ko yitonda n'ibindi byinshi byiza bamutaka, wowe biragushimisha? None se uyobewe ko hari abantu bavuga yuko uzamwanduza uburara bwawe? Ntuzi ko hari abibaza impamvu mugendana kandi mwitwara bitandukanye maze bikabayobera? Kuki wakomeza kwikorera icyo gisebe wenyine, aho munyuze hose bakwibazaho babagereranya bakakuvuga, wowe uba wumva bigushimishije? Tubwire ko tuzi ko ibyo ari ukwiga gusa, ataha ryari kandi ni hehe akunda kunyura iyo ataha? Juliet yabitekerejeho atari ku bundi wa mugani kubera iki nakomeza kwitwikirara njyenyine? Apu bazamukora ibyo bashaka, wenda yarekeraho kujya akomeza kunyirataho no kuzamura ibiciro nk'aho ari we mwamikazi w'iyi kampasi. Ni akazi ke, reka mbivuge byose bazamwigisha isomo rikomeye cyane. Ndambiwe ukuntu akomeza kwigira umutagatifu nk'aho ari intungane yaje ku isi. Yahise ababwira ati ntibigoye cyane rwose, buri gihe ataha saa 3 z'ijoro. Muri telefone ye yashyizemo reveye, ntashobora kurenza saa 3 z'ijoro. Ahita asohoka akabanza akareba nk'ishuri ritarimo abantu benshi, akajya agasenga nk'iminota 5, yarangiza agahita asohoka maze agataha. Igihe cyose kandi anyura inzira imwe gusa, akunda kunyura mu muhanda munini, kariya gahanda gatoya kari inyuma ya kampasi ntago ajya agacamo. Arakanga cyane, ntashobora kuhanyura na rimwe, ahangira ko ari kure, kari nk'aho ari ukuzenguruka, ariko si cyo gituma ahanga cyane,
Ikintu cya mbere gituma ahanga ni uko ari agahanda gatoya gafunganye kandi gakorerwamo amabi menshi. Yarambwiye ngo arahanga cyane ntazongera no kuhanyura, ngo yigeze kuhanyura asanga harimo abantu bafunze inguni n'abandi banyabyaha benshi, ngira ngo namwe ubwo murabyumva icyo yashakaga kuvuga. Ba basore bahise baseka bati abanyabyaha kandi wari marayika waje ku isi. Baramushimiye bati urakoze kuri ayo makuru duhaye, nubwo ari umuhanda munini twumvise ko akunda gucamo, ariko saa 3 z'ijoro amasaha amaze kugera kure, aho tuzamutegera turahazi, nta n'umwe uzamenya uko byagenze, tuzabitegura neza cyane kandi nawe ntuzigere utuvamo. Muri iryo joro Juliet yaje gutaha yasinze, ariko ataha atinze cyane ari kumwe na bamwe muri ba basore bari bari kumwe. Leyla we yari yaryamye icyo gihe, ariko yakanguwe n'urusaku rwabo. Yafunguye idirishya gake gake abona ni Juliet utashye, ariko abasore bamushagaye barimo no kumukorakora uko bishakiye. Byamuteye agahinda kenshi cyane, si we warose Juliet atandukana nabo maze akinjira. Yahise amubwira ati sha Juliet, wakisubiyeho koko, bariya basore bagukorakoraga kuriya koko kubera iki wabihoreraga? Ese bagufiteho uburenganzira bungana iki bwo kugukoraho ibyo bishakiye byose? Usibye ko atari no kwiyubaha, ariko nta burenganzira bafite bwo kugukoraho kuriya kuko ntago bagukoye. Juliet araseka ati ubwo rero urumva naciye ibiti n'amabuye, urimo kumva naciye nk'amabere, urinda uvuga ibyo byose se? Hari ubwo wambonye ndyamanye n'abasore 3? Hari abasore 3 wabonye bandiho? Icyo gihe Juliet kumubwira ngo abasore 3 yarashatse kumubwira ko bizamubaho bamaze gupanga, ariko ntiyabivuga byose. Leyla nawe byakomeje kumucanga ati abasore 3? Ibyo by'abasore 3 se ni ibiki? Juliet ati wenda twavuga ko naciye nk'amabere naryamanye n'abasore 3 icyarimwe, none kunkuraho gusa nibyo bintu ndi kumva wagize birebire cyane nkaho ari ibintu birenze. Sha rwose Leyla, nawe uzajya woroshya ubuzima. Leyla ataha mama wanjye ajya akunda kumbwira ati umukobwa ni nk'amata ntasogongerwa. Nawe rero Juliet ntiyatumye akomeza kuvuga ibyo ashaka kumubwira, ahubwo yahise amubwira ati ariko ibyo bintu byawe byo gukomeza guca imigani ya kera cyane, imigani yaciwe mbere y'ivuka rya Yezu Kristo rwose nawe uzajya ubireka. Ubwo urumva iyo migani yawe urimo guca ibihura n'iki kinyejana? Leyla aramubwira ati aha nyamara ushatse wanyumva. Juliet ati wapi rwose nawe urakabya. Ku mutima ati komeza wigire intungane, wowe ibyo ngibyo urimo kunyibwirishwa ngo umukobwa ni nk'amata ntasogongerwa, wowe usibye no kugusogongera bazakugotomera. Ndambiwe inama zawe zidashira, wigize umunyabwenge cyane. Ahe ndarambiwe rwose, komeza unyigireho umutagatifu, bari abahungu bazakwemeza, nta n'ikintu uzongera kuvuga, nibirangira uzabona ko byose bishoboka kandi byanze bikunze uzamera nkanjye. Nzagushuka, tuzajya tujyana no gutega, nibirenze ibyo uzabikora. Juliet yakomeje kubitekereza maze urwango n'umujinya byuzura umutima we. Leyla nawe abonye uwo abwira atumva, ahitamo kumusengera ngo Imana izabashe kumuhindura agendere mu nzira nziza. Mu gitondo babyutse mbere yo kujya ku ishuri, Juliet yatangiye kumwigiraho akana keza ngo Leyla atagira ikintu na kimwe akeka ku biri buze kuza kumubaho. Yaramubwiye ati shawe umbabarire ni ukuri, nimugoroba ubanza nari nasinze. Leyla ati sha ubanza wari wanasinze byo, wambwiraga ibintu ntazi ngo kuryamana n'abasore 3, umva nari numiwe ni ukuri. Juliet arijisha ati sha werahira, ibyo bintu koko byose nabivuze? Leyla ati cyane rwose, reka njye kwiga ntakererwa tuzashaka umwanya tuganire. Juliet ati ariko Leyla reka mbanze nkubaze kandi umbwize ukuri, ni akabazo k'amatsiko rwose mpora nibaza kandi umbwize ukuri ntumbeshye, kubera iki ibintu by'urukundo utajya ubijyamo? Ubu koko mu bahungu bose biga hariya kuri kaminuza yacu no hanze yayo birirwa bifuza yuko mwakundana, wabuzemo umuhungu muzima wakemerera maze mugakundana? Leyla aramusubiza ati sha
nubwo abantu babifata ukundi bakagira ngo wenda ni ukwirata cyangwa se kwiyemera, ariko umutima wanjye uri ahandi kandi wowe urabizi nta n'impamvu zo kubimbaza. Juliet ati ahandi hehe se? None se ninde mukunda nawe? Ni ukuri ntabyo nzi, ngaho mbwira. Leila ati njyewe nkunda Christian. Juliet araseka ati Christian wa wundi wa kera? Umujyi umbwira ukananyereka ifoto ye kera cyane mukiri abana? None se wambwiye ko utazi ahantu aherereye? Ubwo se kuko Leila umbwije ukuri noneho uheruka amakuru ye? Ubu ngubu byibuze amakuru ye urayazi? Leila ati ntakubeshye ubu sinzi n'ahantu ari pe, nubwo ntazi ariko nizeye ko igihe kizagera nkamubona kandi namusezeranyije kutazamuhemukira. Juliet akomeza kumuseka ati ndumiye koko, ubwo Christian utazi irengero rye niki kikubwira yuko akigutekereza? Ubu ngubu se abaye ari mu rukundo n'undi mukobwa wowe akaba yarakwibagiwe? Leila ati nta kibazo, wenda byambabaza ko naba mbuze umuntu nakundaga cyane, ariko ubwo nabyo Imana yabibikoze kubw'impamvu runaka kandi mu gihe gikwiriye yazampa undi dukundana. Nubwo ntazi aho Christian ari, ariko nakubeshye nta wundi muhungu ndabona ngo numve ndamukunze, usibye ko mbona ko no gukundana muri iki gihe nkirimo kwiga atari ingenzi cyane. Ndacyafite imyaka myinshi cyane y'amasomo imbere yanjye, nta birangaza nshaka. Juliet aramubwira ati aha, ndumva urwo rukundo rutangaje cyane, njyewe ntago byambaho. Ntago nakomeza gutegereza umuntu ntazi irengero rye, kandi hari abahungu benshi beza banyereka ko bankunda pe, nawe ushatse ibyo bintu urimo wazabivamo. Leila aramubwira ati umva, reka ngende sha, tuzashaka umwanya uhagije maze tuganire. Leila yarigendeye, Juliet asigara amuseka ati Christian ngo Christian uriya muhungu wanambwiye yuko ari uwo mu baherwe se, ubu koko uratekereza yuko akigutekereza? Uriya mwana wo mu babosi kuriya uzamukura he se? Ni akazi kawe komeza ubinjije gutyo. Ahe ukuntu kiyemera gusa ngo tuzashaka umwanya tuganire, nta nama zawe nkikeneye ukundi. Leila ndarambiwe rwose, inama zawe ndanazirambiwe cyane. Ndambiwe ukuntu wigize umunyabwenge cyane, njyewe ugahora umfata nk'akana gatoya k'uruhinja kadatekereza ikintu na kimwe. Urabeshyira ubusa ariko kuva kera wahoraga uri imbere yanjye mu bintu byose. Guhera kuri uyu mugoroba ariko njyewe nawe turatangira kujya mu gatebo kamwe. Ndabizi neza ntuzongera no gusenga kubera ko Imana usenga amanywa nijoro iraba yagutereranye maze ikakugabiza abasore batatu. Uri buze kwiba, wiyange, Imana uyange, uyifate nk'aho itabaho. Muri uko gucika intege kwawe niho nzahita ngufatira maze nguhindure ikirara mpuzamahanga. Ntago tuzongera kujya tugendana ngo abantu batangire kujya batugereranya, bose bazajya babona turi mu gatebo kamwe. Ngize Imana banagutera inda, ariko nk'ubwo ubundi baguteye inda wazamenya se w'umwana ari nde, noneho waba urubonye. Juliet atangiye kumwifuriza ibibi byinshi, maze aravuga ati sha genda Leila, nzakwigira ikirara kandi nzakuriraho kubera wowe uri na mwiza cyane. Yakomeje gutekereza ibintu byinshi cyane bibi. Leila nawe yigira mu ishuri ariga. Amasomo akirangira nk'ibisanzwe nk'uko yabigenzaga, yigiriye gusubiramo amasomo ye no gusoma akagira byinshi yiyungura, kuko yatahiraga rimwe saa 3 z'ijoro. Saa 3 zikikubitamo Reve yarasonnye ahita arekeraho kwiga, ashyira byose mu gikapu cye kuko yagombaga gutaha. Muri icyo gihe b'abahungu batatu nabo bari bafite isaha mu ntoki, sibo barose saa 3 zikubitamo. Barisekeje batagasuzuguro k'uriya mukobwa agiye kwiga ukuntu bubaha abasore, nta nubwo kandi azongera kwiyemera nyuma y'iri joro. Umwe muri bo yahise avuga ati ariko twamutegeye ahantu habi rwose, biraza kuza kutugora cyane. Reka duhamagare Juliet amubwire anyure muri ka kayira, nubwo yatubwiye yuko abyanga. Tugize Imana akabyemera nibyo byaza kuza kutworohera cyane. Leila agisohoka, Juliet aramuhamagaye koko ati none se sheri uratashye? Leila ati yego ndatashye. Juliet ati none se sha ko mbona nukuri utaha bwije cyane, ubu ngubu uri kumwe nande?
Reyira aramusubiza ati ntawe, abo twagombaga gutahana bansize. Ahita amubwira ati ntuce mu muhanda munini, dore bamaze kuhamburira abantu wiciye muri kariya kayira k'inyuma. Reyira ati hoya, niba mu muhanda munini bahamburiye abantu se muri kariya kayira k'inyuma kaba katarimo n'amatara, ubwo urumva aho bimeze bite? Juliet ati ni ukuri ndakuburiye mu muhanda munini barimo kuhamburira abantu ntuhanyure. Reyira arambwira ati hoya ni ukuri, ndaca muri uwo muhanda munini urimo kumbuza kandi ntacyo mba, reka ahubwo nze nihuta ndabona n'imvura igiye kugwa. Juliet yarakubye ahita ahamagara ba bahungu ati araje sha, gusa nyine yanze kunyura muri ka gahanda k'inyuma ndimo kumubwira, yananiye burundu. Baramubwira bati nta kibazo mureke, na hano nta n'ubwerega binagoye cyane, turiyeranja turakora uko dushoboye kose, cyane ko no mu muhanda nta bantu benshi barimo, ikirere kirijimye, abantu barimo kunyuraho birukanka cyane kubera ko barimo guhunga imvura isa nkaho ishaka kugwa. Ntabwo ari benshi basigaye kuko biragaragara ko abantu benshi barangije no kugenda. Turabona ibintu biri buze kuza kutworohera kurenza uko twabitekerezaga kubera ko n'umuriro urimo uragenda ugaruka, amaherezo birarangira ugiye burundu. Juliet arabwira ati sawa, ndumva biri buze kuza kuborohera cyane, ibisigaye ni ibyanyu. Batandukanye kuri fone ariko nawe baramuseka bati mbega igikobwa cy'ikigoryi, igikobwa kigambanira mugenzi wacyo, nta bwenge namba. Bakomeje kumwitegura no kumutegereza ariko Reyira nawe abona ko hanze hameze nabi cyane. Muri ako kanya nibwo yabonye ko n'abanyeshuri bose bari basigaye mu kigo barimo gusohoka birukanka cyane kugira ngo imvura yasaga nkaho yenda kugwa itaza kuza ko habasanga maze bakaza kubura ukuntu bataha. Ryari ijoro riteye ubwoba cyane. Yashatse guhita yigendera atabanje gufata ya minota mike yo gusenga yafataga, ariko umutima ukamubwira uti ibyo gusenga ubundi wabiretse, banza wirukanke utahane na bari abanyeshuri barimo gutaha, imvura itaza kuza kukunyagira, urasenga nugera mu rugo. Ubundi kubera iki wakumva ko kuva hano usenze ari ihame? Hari aho badasenga. Genda wirukanka witahira imvura itakunyagira, nugera mu rugo uraza kuza gusenga. Yateye intambwe kuko ngo yirukanka agende, ariko undi mutima uramubuza uramubwira uti hoya Reyira, ntuzigere na rimwe ureka gusenga uko byaba bimeze kose. Genda usenge, nibiba ngombwa usengere n'iyo mvura ntikunyagire cyangwa se ninakunyagira ntigire ikintu igutwara. Reyira kugenda byaranze neza, maze afata ya minota yarasenga. Arangije gusenga yumvishe ijwi mu mutima rimubwira riti ntuce mu muhanda munini. Yabanje kugira ugushidikanya kwinshi agira ngo wenda nuko yari amaze kubiganiraho na Juliet, ariko akomeza kumva mu mutima ahatirizwa kunyura muri ka kayira atajyaga anyuramo. Nubwo imvura yari itangiye kujojoba, hari umwijima mwinshi cyane kandi inkuba zirimo gukubita cyane, akayira yaragiye akanyuramo, umuhanda yari asanzwe acamo maze arawihorera. Abahungu bakomeje gutegereza batese ya minota 5 yatubwiye afata yo gusenga ko nayo yarangiye, uyu mukobwa ari hehe koko? Bakomeje kumutegereza ariko bakabona ataza, imvura nayo babona itangiye kuba nyinshi, maze umwe muri baravuga ati muze tube twugamye hariya munsi ya kiriya giti. Abandi bati wapi, munsi y'igiti n'izi nkuba zirimo gukubita gutya? Bati muze tumutegereze, wabona yabonye imvura iguye maze akaba aretse gutaha wenda akaba ari buzihise. Batangiye kutabyumvikanaho, umwe ati aho kunyagirwa gutya mureke dutahe tuzamutegereze ejo. Undi ati hoya, tugomba kurara tubikoze, iyo ibintu bitinze birapfa. Banzuye guhagarara munsi ya cya giti cyari aho ngaho, maze imvura ikomeza kugwa ari utujojo, ariko inkuba zo zari nyinshi cyane kandi zimeze nabi. Reyira bari bategereje muri ako kanya ntabwo bari bazi ko ageze kure cyane hafi no kugera mu rugo, nubwo yari yanyagiwe. Juliet amukubise amaso ameze neza nta n'ikibazo afite usibye kunyagirwa gusa, byaramuyobeye. Ati Reyira kumeze neza biriya bigorgira? Reyira biramucanga ariko aramubwira ati va mu nzira ninjire. Ubundi se kubera icyo urimo kuvuga ngo ukomeze neza, kubera icyo mbaza ko meze neza nakabaye nabaye iki? Juliet ati nyine
ndimo ndibaza ahantu unyuze iyo mvura ukaba umeze neza gutyo. Reyira ati none se ubundi ibihe bigoryi urimo kuvuga? Juliet ati ni abakobwa b'ibigoryi twigana, nabo bari bambwiye ngo baratashye maze ndababwira ngo mutahane bagutwikire, none reba ukuntu watose, urumva atari ibigoryi? Reyira arambwira ati hoya sha ntugatukane, urabona se hari ikibazo mfite? Yego nyine natose ariko biraza gushira, ntabwo natose cyane bikabije, kandi nyine wari wakoze cyane kuntekerezaho ukababwira ngo baze kuza kuntwikira, uri inshuti nziza cyane ni ukuri. Reyira yarigendeye ngo ahindure, ariko Juliet we abo yitaga ibigoryi yari abazi, no kumubaza gutyo ngo uko ameze neza byamutunguye cyane. Yari azi neza impamvu abivuze kuko uko yatekerezaga ari bumugereho siko yari amubonye. Yari azi ko ari buze yahindanye kandi afite n'amarira menshi cyane, ariko yabonaga rwose umukobwa ameze neza cyane nta n'ikibazo na kimwe afite. Gutuza ataramenya impamvu umupangu w'aba basore waburijwemo byaramunaniye neza, maze abaza Reyira ati ariko se Reyira, utaha uva ku ishuri wanyuze hehe? Yahise amusubiza ati sha ibintu nakoze ni ukuri ntabwo wabyizera, nubwo iriya nzira ari ukuzenguruka kandi hakaba hari n'umwijima mwinshi cyane uzi n'ibihabera, nanaguhakaniye nyine kandi ngo sindi buhanyure, ariko ntabwo wakizera ko byarangiye ariho nyuze. Juliet ararakara ati nyumvira nawe ra, kubera iki se ariho wahisemo kunyura maze ntubimbwire? Nawe urakaryarya, umaze guhinduka akaryarya rwose, kumpakanira warangiza ukanahanyura, ubwo se wabikoreye iki? Ubwo se ubundi washakaga kugera ku kira? Reyira byaramutunguye, ntabwo yari azi impamvu Juliet yahise arakara gutyo, maze aramubaza ati ubwo se koko urakajwe n'iki? Cya gihe nyine tuvugana nta gitekerezo na kimwe nari mfite cy'uko ariho ndi buze kuza kunyura ni ukuri, ariko urabizi ko mbere yo kwerekeza ahantu nsenga, naho yaba ari iminota mike ariko ngomba kuyifata ngasenga. N'ubundi nagiye gusenga mu mutima wanjye, umutima wanjye ukomeza umpatiriza ngo abe ariho nsha. Urumva rero ko cya gihe tuvugana nta n'igitekerezo na kimwe nari mfite cy'uko ariho hantu ndi buze kuza kunyura. Umbabarire niba utekereza ko nakubeshye kandi wari wakoze cyane kumburira ko basigaye bahamburira abantu. Juliet yumvishe afite akajinya mu mutima, ariko yumva afite n'ubwoba, aravuga ati nyamara we Imana ifite ukuntu ijya iburira abantu bayo, nubwo rwose dupinga ariko Imana irahari kandi irakora, urabona ukuntu imutabaye ra? Arabeshyera ubusa ariko kambahamagaye mbabwire uko byagenze badakomeza gutegereza, ubwo ngubwo bazapanga undi munsi, nzaba ndeba ko iyo Mana asenga izongera kumutabara. Juliet atarahamagara ariko hari umukobwa wiganaga na Reyira yamuhamagaye n'ubwoba bwinshi cyane ati sha Reyira umeze neza? Reyira ati yego meze neza, none se ko numva wahangayitse cyane uri kumpamagara uhangayitse, wagira ngo urimo gutekereza ko nameze neza? Uwo mukobwa ahita avuga ati sha Reyira Imana ishimwe niba umeze neza. Aramubwira ati impamvu nyine urimo kumva mfite ubwoba nuko hari inkuru itugezeho muri aka kanya ngo hari abanyeshuri bakubiswe n'inkuba biga muri kaminuza yacu bari mu nzira bataha, kandi nawe utahaye amasaha sha, niyo mpamvu nari ngize ubwoba nkagira ngo nawe wari urimo. Reyira ahita avuga ati mbega ibintu bibabaje, hoya sha njyewe ntago ndimo, Imana ubwo nyine yandinze. Umva reka natwe dukupe inkuba zitadukubita, numva bavuga yuko no kuvugira kuri telefone mu nkuba nk'izi ngizi atari byiza, kandi ni ukuri warukoze cyane kunzirikana maze ukamenya uko meze. Baretse aho kuvugana, ariko nyuma y'akanya gato nibwo Juliet yamenye ko ba bahungu batatu b'umugambi mubisha wo guhohotera Reyira aribo bakubiswe n'inkuba ubwo bari bugamye munsi y'igiti bamutegereje. Gusa nta kintu bari babaye cyane gikomeye usibye kugira ihungabana. Juliet byamuteye ubwoba bwinshi cyane, yumva anatinye Reyira cyane kandi aryumaho ntiyagira n'umwe abwira. Ba bahungu bavuye kwa muganga baravuze bati uriya mukobwa n'umwana w'Imana, nta muntu uzongera gukinisha kumukoraho. Umwe muri bo arababwira ati
njyewe guhera aka kanya ngiye guhinduka. Ya mico mibi yose muzi twirirwagamo, kwirwa mu mayoga, amatabi n'ibiyobyabwenge n'ibindi bintu byose bibi muzi twabagamo, njyewe aka kanya ndabihagaritse kandi ngiye kwihana, ntabwo nzabisubiramo ukundi. Imana iriho kandi irakora, nta kindi kimenyetso nkeneye, namwe mubishatse mwahinduka. Yafashe umugambi wo guhinduka koko, maze nabo barabiceceka, nta muntu n'umwe wigeze amenya icyo bakoraga munsi y'icyo giti, ari uko bari bategereje Reyira ngo bamuhohotere. Bavugaga nk'ibyo buri muntu wese n'ubundi yatekereza, ko imvura yari nyinshi cyane, bugamye batinye kuyigendamo. Bakomeje kugira ubwoba kandi umugambi wabo uburizwamo burundu gutyo. Muri bo nta n'umwe wongeye koko gutekereza kugirira nabi Reyira. Reyira akomeje kwiga ariko akomeza no kwimenya, akamenya aho yasize mama we kandi akumva azamuhesha ishema uko byagenda kose, maze akazamukura mu bukene. Juliet we nubwo yarekeye aho kumupangira abamugirira nabi, ariko ntiyarekeye aho kumushuka ashaka kumushora mu nzira mbi ndetse no kumva amufitiye ishyari. Umunsi umwe yaramwitegereje ati sha, uwampa ubwo bwiza bwawe n'igikundiro ufite, iyi kaminuza yose nayinyeganyeza, nakorera akayabo k'amafaranga, ubu ngubu naba ndi umuherwe. Reyira ati ariko naje kwiga sinaje gushaka amafaranga, naje kugira ngo nige kandi nzagere ku nzozi zanjye. Ahazaza hanjye ni njyewe njyenyine hareba, kuharimbura cyangwa se kuhategura neza byose biri mu biganza byanjye. Imana yampaye ubwenge, ngomba kubukoresha neza uko bikwiye kugira ngo ntazicuza. Ayo mafaranga uvuga nzayakorera, ariko binyuze mu nzira nziza, maze nyakorere n'amaboko yanjye. Icyo gihe Reyira yariryamiye, ariko amaze gusinzira Juliet amuhagarara imbere ati wibwira ko ufite ubwenge, ariko umunsi umwe byose bizagushirana. Wowe tegereza uzareba. Nkwanga kuva kera cyane, ariko uzi impamvu nkwanga cyane Reyira? Igihe cyose uratsinda kandi ugatsinda utanagerageje, nta n'imbaraga na nkeya wabishyizemo byibuze ngo binakuvune bigaragare. Ntushakisha, usa nkaho waremewe gutsinda. Nawe warabyizeye, wamaze kwishyiramo ko iteka utsinda. Umunsi umwe nzagushyira hasi, nanjye ubibone neza yuko nkuri hejuru. Kubera umujinya mwinshi cyane yari afite, yasinziriye atinze. Mu gitondo Reyira yarangije kwitegura, we yumva rwose ibitotsi ari byose adashaka no kubyuka. Yahise amaze ati ese ntabwo uyu munsi uri bwige, byuka udakererwa. Juliet n'umushiha mwinshi cyane ati genda wowe wige, njyewe ntawe mpanganye nawe, simparanira kuba uwa mbere kugira ngo nzagere aho nifuza kugera, genda ujye kwiga undeke. Reyira yumvise amubwiye nabi cyane, ashyizemo n'incyuro, ariko ntiyabigira birebire arigendera. Ubuzima bwarakomeje, amashuri baza no kuyarangiza. Reyira yari yarangije ari uwa mbere kuri kaminuza yabo. Yarishimye cyane, ashima Imana ko yamushoboje ikanamurinda, ashimira na mama we ko yakomeje kumwizera no kumuba hafi. Gusa nanone yaravuze ati Mana, aho Christian ari hose ukomeze umurinde kandi mu gihe gikwiriye uzongere uduhuze. Uko yatekerezaga Christian gutyo, ntiyari azi ko aho yari ari nawe yari arimo kumutekereza cyane. Yari yaragiye kwiga kandi nawe amasomo ye yarayasoje. Yatangiye gutekereza ubwo yajyaga guhaguruka ngo agende. Ababyeyi be bari barimo kumubwira bati wabonye kaminuza nziza cyane, dutewe ishema nawe muhungu wacu. Mama ati Christian, ntabwo ukiri umwana ukundi, nawe ubwawe uzi icyo ushaka kandi ndakwizeye, nzi neza ko uzagera kure wifuza. Ibyo ngibyo rwose sinyibishidikanyaho. Christian ati mama, nubwo ngiye kwiga ariko sinishimye cyane, Reyira naramubuze burundu. Mama we ati Reyira ntakaguhangayikishe cyane, niba Imana yaragennye ko muzongera guhura izabikora. Genda wige kandi wizere Imana. Ukwizera kwawe kugomba gushinga imizi ihamye kugira ngo kutanyeganyega. Intwaro yawe
ni isengesho, nanjye iteka nzajya mpora ngusengera. Urugendo rwiza n'amasomo meza mwana wanjye. Christian yaragiye yurira indege maze areba hakurya aravuga ati ndagiye, ariko umunsi umwe Leyla nizeye ko nzamubona. Mana yanjye iteka ujye umurinda, umurindire aho ari hose, kandi aho azajya aba ari hose, ujye umuramburaho ikiganza cyawe, umurinde ikibi cyose gishobora kumubaho. Yaragiye koko ariga, kandi ku ishuri aho yigaga yari afite inshuti nyinshi cyane. Gusa batungurwaga no kubona abakobwa bose bigana banavugana ari inshuti ze zisanzwe, nta mukunzi we n'umwe urimo. Rimwe benda gusoza amasomo yabo, umwe mu bakobwa biganaga bicaye barimo kwiga aramubwiye ati Christian, Imana yakuremye ukuntu gutangaje, utuma abantu bumva batekanye utiriwe ubishoramo imbaraga. Byonyine kuba uhari biba bihagije ngo umuntu yumve amerewe neza. Uri umunyamahoro kandi utuma n'abandi bayagira. Christian ati kuba umunyamahoro ni byiza cyane kubera ko bituma ubuzima bworoha kandi bigatuma nta bibazo umuntu agirana n'abantu. Umukobwa ati rero ibyo ngibyo ntabwo bisanzwe ku basore beza nkawe. Umukobwa gukomeza kwihishira byaranze, atinyuka ibikorwa n'abakobwa bakeya, aramubwira ati kuva twatangira kwigana natangiye kukwishimira no kugukunda cyane nubwo ntigeze mbikubwira. Rero nanze ko dutandukana utabizi. Icyo gihe Christian yaratunguye cyane, ariko aramubwira ati warakoze cyane kunkunda nubwo njyewe nabifataga nk'ubucuti busanzwe. Gusa nanone umbabarire kubera ko ngufata nk'inshuti yanjye gusa nta kindi. Umukobwa yarababaye, ariko nanone ntiyatunguye cyane kuko yajyaga akunda kumva avuga ko hari undi mukobwa akunda cyane, ariko akagira ngo wenda iby'uwo mukobwa byararangiye yanabivuyemo. Ibyo ngibyo impamvu yabitekerezaga gutyo ni ukubera ukuntu yajyaga akunda kumva inshuti ze z'abahungu zimuserereza zivuga ziti uwo mukobwa uba uvuga ukunda utazi irengero rye, wamuretse ugakunda babasha kuboneka. Nubwo bavugaga gutyo bwose ariko yaragikunda Leyla cyane, nta n'undi mukobwa yumvaga amuguye ku mutima. Amaze gutandukana n'uwo mukobwa wari umaze kumubwira ko amukunda, yaravuze ati abantu batekereza ko ndi umusore ufite byose, nyamara ariko baribeshye cyane. Ntibazi ko ndi umuhungu w'uri umuntu umwe gusa kugira ngo abashe kumva ubuzima bwe bufite igisobanuro. Icyo gihe yatangiye gutekereza kuri Leyla cyane, akomeza no kwibuka uko byari bimeze ubwo bahuraga ku munsi wa mbere. Icyo gihe bari bakiri bato, bose bigaga mu mashuri abanza bari mu mwaka wa 6. Icyo gihe hari amarushanwa, buri wese yahagarariye ikigo cye yigagaho. Icyo gihe bari bahuriye kuri finali mu marushanwa yabo y'ibiganiro mpaka no gutinyura umwana kumenya kuvugira mu ruhame. Christian ubwo yarakiri muto ariko yakubise amaso Leyla yumva aramwishimiye cyane, ariko akumva afite n'ubwoba kubera ukuntu yari yavuye ku kigo cyabo, abarimu bamubwira umunyeshuri witwa Leyla wigaga ku kindi kigo, maze bakamubwira bati uriya mukobwa uze kuza kumwitondera, gusa ariko nanone ntagutere ubwoba, uhumure uri buze kuza kubitsinda. Leyla yarisobanuye neza nta bwoba, iminota bamuhaye ayikoresha neza cyane. Igihe cyaje kugera maze batangaza abatsinze. Leyla niwe wari watsinze mu bakobwa, Christian nawe yatsinze mu bahungu. Babahaye ibihembo byabo, barangije gufata ibihembo ariko babona umwanya wo kuvugana. Muri icyo gihe Leyla na Christian bari kumwe, Christian yaramubwiye ati uri umuhanga cyane uzi kwisobanura, wari wanteye ubwoba. Leyla ati nawe uri umuhanga, iyo baza gufata uwa mbere batavuze ngo uwa mbere mu bahungu cyangwa se uwa mbere mu bakobwa, ni wowe wari kutubera uwa mbere. Christian araseka aramubwira ati hoya ntago ariko njyewe mbitekereza, ahubwo ari ngiye utanga amanota, byose ni wowe nari kuyihera. Bahise batandukana, ariko Christian akibaza ati ubu se koko tuzajya tubonana gute? Sinasaba ababyeyi banjye kunzana kuri iki kigo kubera ko ntago babyemera, kiraciriritse cyane ugereranyije n'ukuntu iwacu baba bashaka ko niga ku bigo bikomeye cyane. Ikindi turenda kurangiza amashuri abanza, harabura igihembwe kimwe gusa. Ubu se koko bizagenda bite?
Byaramuyobeye ariko arihangana. Ubuzima bwarakomeje baza no kugera mu mashuri yisumbuye ariko batarongera kubonana. Igihe kimwe ariko iwabo wa Leyla baje kwimuka, bimukira muri quartier ya ba Christian. Muri vacances imwe baje guhura, batungurwa n'ukuntu bongeye kubonana kandi noneho basanga bari banaturanye. Barishimye cyane, sibo bari barabuze uko babonana, noneho babonye byikoze banaturanye. Byari ibyishimo bidasanzwe kuri bombi. Batangiye kujya bavugana, bakandikirana utubaruwa, ndetse ntibyanatinda nubwo bari bakiri bato ariko Christian yaje kumubwira ko amukunda. Leyla byamuteye n'isoni ariko aramubwira ati nanjye ndagukunda ariko turacyari abana. Mama wanjye yambwiye yuko ibyo bintu by'inkundo ntagomba kubijyamo. Yambwiye ko ntagomba kujya muri ibyo bintu by'inkundo byibuze ntarangije n'amashuri yisumbuye. Christian arambwira ati nta kibazo, icyangombwa ni uko unkunda nanjye nkaba ngukunda. Nzagutegereza kugeza icyo gihe urimo kuvuga kandi nawe uzantegereze. Yahise amubaza ati ese Leyla koko urabyemera maze icyo gihe uzantegereze aba aribwo tuzatangira gukundana? Ngaho nsezeranya ko nta wundi muntu uzigira wemerera ko mukundana usibye njyewe gusa. Leyla aramubwira ati ntawe nzemerera kandi ndabigusezeranyije. Wowe menya yuko ngukunda gusa kandi nta n'undi nzigera nkunda atari wowe. Reka tube tuberetse tutazagwa mu bishuko kubera ko turacyari batoya. Ubu ngubu reka ibiduhuza bibe amasomo gusa ariko igihe nikigera tuzakundana. Christian yarabyemeye kandi bose koko basezerana kutazahemukirana. Igihe kimwe ariko Leyla ari ku ishuri bari buze muri vacances yishimye cyane, yumva atari we uri burote abonye Christian. Mu buyobozi bw'ikigo baramuhamagaye baramubwira bati mama wawe arifuza kukuvugisha kuri telefone. Ubwoba bwaramwishe ati mama se kandi abaye iki? Yaraje aritaba n'ubwoba bwinshi cyane ariko yumva mama we ameze neza cyane. Aramubwira ati Leyla, impamvu nguhamagaye nagira ngo uze kuza kuntegereza ndibuze kuza kugufata, uramenye ntutahe ntarahagera. Leyla aramubwira ati ariko mama maze gukura, ubu ngubu uracyampangayikeye ko wenda nagirira ikibazo mu nzira? Umuntu ugeze mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye, ubu koko uracyafite ikibazo? Ni ukuri komereza imirimo yawe wihangayika rwose ndizana kandi ndahagera. Mama atega siyo mpamvu nguhamagaye, ndabizi ko umaze gukura wanakizana ariko hari impamvu nshaka kuza kukureba kandi uhumure iyo mpamvu simbi. Leyla yarategereje, mama we ntiyanatinda nuko ahagera hakiri kare. Ahageze yaramubwiye ati Leyla, impamvu naje kukureba nuko twimutse. Narimutse kandi nimukiye ahantu kure cyane rwose y'aho twari tunatuye. Nashatse ahantu hari inzu za make cyane kugira ngo tubashe gukomeza kubaho. Umbabarire ko ntahise mbikubwira, nangaga yuko byatuma utekereza cyane maze ntibite ku masomo yawe. Kumva yuko bimutse Leyla byaramubabaje cyane, agatima gahita gatera maze gakubita kuri Christian ati mama koko twarimutse? Mama ati nimutse ukimara kuza ku ishuri nta n'igihe cyashize rwose, nta minsi yaciyemo kuko nahise nimuka, niyo mpamvu nje kukureba. Kuhakurangira kuri telefone twavuganiyeho numvaga byakugora cyane, niyo mpamvu nyine nje kugutwara. Leyla yarababaye mu mutima akibaza ati ubu se koko Christian bizagenda bite koko? Ubu se tuzongera kubonana gute? Agahinda karamwishe ariko abura uko agira maze baragenda. Christian nawe icyo gihe yaje muri vacances arimo kumutekereza cyane, siwe warose ageze mu rugo. Yagiye kumureba ariko asanga aho ba Leyla babaga harimo abandi bantu ndetse rwose banamubwira yuko bahamaze igihe. Yatangiye kubabaza ati none se Leyla ntabwo mwaba muzi amakuru ye? Baramubwira bati Leyla uwo muntu urimo kuvuga nta nubwo tumuzi. Byaramucanze ariko aza kumenya yuko bimukiye ahandi hantu. Yarababaye dore ko bombi nta telefone bari bafite byibuze ngo buri wese
abe yari afite nimero z'undi maze bahamagarane. Yatangiye kwigaya ati kuki Leyla ntigeze imwandikira ku gapapuro nimero za papa na mama cyangwa se izindi zose yashobora kumboneraho koko, kuki wese ntamwatsi za mama we cyangwa se iz'undi muntu wampoza nawe. Yakomeje kwigaya akavuga ati nakomeje kugira icyizere numva yuko nzamuhorana iteka tutazigera tuburana, none reba ibitubayeho. Yakomeje kubabara agahinda karamwica ashakisha nimero za mama Leyla ariko arazibura. Yakomeje kumushakisha ariko barinze basubira ku ishuri ntawe uzi agakuru k'undi. Muri vakansi imwe ariko Leyla yasabye uruhushya mama we ko ashaka kujya gusura zimwe mu nshuti ze yasize aho bari batuye. Mama we ati abo ni bande ushaka kujya gusura ko njya numva ngo hari n'abandi bimutse bagiye batagituyeyo. Leyla arikanga ati nk'abandi mama. Mama ati nk'iwabo wa mwana w'umuhungu mwajyaga mukunda kwigana no gusengana, wa wundi wajyaga aza kukureba. Leyla umutima umuvamo ati Christian se? Mama ati cyane, ngo nabo barimutse. Leyla arababara ati bimukiye hehe se mama? Aho bimukiye waba uhazi? None se ufite nimero z'iwabo? Mama aramusubiza ati nimero z'iwabo urumva naba nzikuye hehe? Bariya bakire urumva nimero zabo nazigira nte koko? Naho sinzi n'impamvu umwana wabo yazaga mu rugo rwacu rwose. Reka nta nimero zabo mfite, sinzi naho bimukiye, nuko nabyumvise gutyo gusa. Leyla yarababaye cyane ariko mu mutima we akavuga ati nubwo ntazi aho uri ariko nzarinda isezerano naguhaye. Yibutse bavugana bwa nyuma Christian amusezeraho agiye ku ishuri amubwira ati ujye uhora uzirikana ko ngukunda kandi ko ari njyewe tuzabana. Leyla agaseka ati ntukajye umbwira ibintu nk'ibyo ngibyo kubera ko turacyari abana. Christian nawe akisekera akamubwira ati yego turacyari abana nta n'icyo twabikoraho aka kanya, ariko ujye ubizirikana kandi ntuzabimukire. Leyla yakomeje gutekereza ibyo byose, yakomeza kwibuka yuko nta n'aho azamukura maze amarira akisuka, ariko akavuga ati ndagukunda kandi nzagutegereza, nzi neza ko igihe kizagera maze tukongera tugahura. Guhera icyo gihe yatangiye no kujya amusengera cyane ngo Imana ijye imumurindira aho ari hose. Si we gusa wabikoraga kuko no kuri Christian byabaga ari uko bimeze. Nawe yaramutekerezaga iteka kandi nawe agahora amusengera. Nta nzibutso nyinshi cyane bari bafitanye usibye udufoto bari barigeze guhana n'utubarwa bandikiranaga. Buri wese yari yarakomeje gutegereza ariko igihe cyari kimaze kuba kinini batabonana. Christian yaje kwitegura kugira ngo azagaruke. Leyla nawe abona akazi keza cyane. Nubwo yakoraga akazi keza ari umuntu wubashywe cyane ariko yicishaga bugufi ku buryo butangaje. Muri icyo gihe Christian nawe yaje kuza ati byanze bikunze noneho iki ni igihe ngo nshakishe Leyla kandi ngomba kuzamubona. Amaze kuruhuka yaje gutangira akazi, gusa muri ako kazi yari boss wa Juliet wari inshuti na Leyla cyane. Barakoranaga ndetse rwose bya hafi cyane kuko yari assistant we. Juliet kumubona yarishimye cyane ahita amubwira ati nitwa Juliet, ni njyewe assistant wanyu, maze igihe kinini nkora muri iyi company yanyu. Christian ati ndabishimiye cyane kandi nizeye yuko tuzakorana neza. Amaze kugenda Juliet yahise avuga ati wow, mbega ibintu byikoze, uzi kuri yari Christian? Niwe rwose, uriya ni Christian Leyla yirwa avuga. Ubu se arabizi ko ari muri uyu mujyi? Niwe rwose nta gushidikanya, ndabizi neza niwe. No ku ifoto yanyeretse nubwo yari akiri mutoya ariko ndabibona yuko ari we kuko nta nubwo yigeze ahinduka cyane. Mbega amahirwe we, mbega amahirwe ngize. Ubu se koko arabizi ko yaje? Arabizi ko ari muri uyu mujyi? Niba ntabyo azi rero arabeshyera ubusa. Nzamumutwara rwose nta kabuza, nzamwijyanira. Mbega umusore, umusore mwiza gutya n'ikunda ryanjye ry'abakire. Ndamujyanye rwose birarangiye, uyu nguyu we ndamutsindiye. Nyuma y'iminsi mike yahise amuhamagara ati sha Leyla umeze ute? Ese ko udaheruka kumvugisha? Leyla aramubwira ati meze neza kandi ndakuzirikana,
nuko mpora mvuga ngo ndakuvugisha bikarangira ntabikoze, umbabarire ni ukuri. Juliet ati aha, njyewe nagize ngo bwa nyuma na nyuma Christian mwaje kubonana niwe uba yakugize bize gutyo maze ntumvugishe. Leila ati shase ngo Christian se namukuye hehe? N'ubu ngubu sinzi irengero rye maze. Juliet ati pole sha, kandi ubwo ngubwo uba wumva ukimukunda we? Uracyamukunda se? Leila arambwira ati cyane, ndacyamukunda cyane ni ukuri. Juliet ahita amubwira ati wagiye ungira inama kenshi Leila, wagiye ungira inama nyinshi cyane zitandukanye, ariko aka kanya nanjye nyemerera nkugire inama. Aramubwira ati urabizi uvuka wenyine, ubu uko ukitekereje ubona mama wawe adakeneye abuzukuru, ufite akazi keza, ufite buri kimwe cyose, ariko buriya nkubwije ukuri mama wawe nubwo atabikubwira ariko buriya ntago yishimye. Leila ati ndabizi sha, ariko si ubu ngubu nzabane n'umuntu ntakunda ngo ni ukugira ngo mpereze mama abuzukuru vuba? Juliet ati impamvu nta muntu ukunda nuko nyine ugitekereza Christian cyane, umwikuyemo ni ukuri byakunda. Leila ati sha simbizi, gusa hari umuhungu umereye nabi muri iyi minsi, mba mbona ntacyo atwaye pe, ariko kumukunda byaranze. Juliet ati wow, ntiwumva se? Ahubwo nyine fatiraho ni ukuri, urukundo ruzaza njyewe ndabizi. Leila ati sha simbizi ni ukuri, ubu ngubu Christian wanjye ari hehe koko? Ahita amubwira ati sha Christian mureke, ntuzongere no kumutekereza, imyaka ishize ni myinshi cyane, wasanga yaranashatse umugore kandi ayo makuru njyewe naranayumvise yuko rwose Christian yakoze ubukwe n'undi mukobwa. Leila ati uvuze ngo iki? Juliet ati sha nyine wihangane, narabyumvise nuko nanze kugukura umutima. Leila yarababaye agahinda karamwica, ati ninde se wabikubwiye ngo nzamwibarize neza? Aramubwira ati sha umuntu wabimbwiye hashize umwaka n'ukuri duhuye, ariko nta na nimero ze mfite, gusa yarabinyibwiriye neza maze ambwira yuko hashize igihe gitoya rwose Christian wawe akoze ubukwe n'undi mukobwa. Nibyo kandi ntago yigeze ambeshya, kuko yananyeretse n'amafoto ye maze mbona niwe neza neza nk'uko yajyaga umunyereka kuri ya foto. Rwose nanjye nari nabanje kubihakana kubera ukuntu wambwiraga amasezerano mwagiranye, nabyemeye ari uko niboneye ayo mafoto. Byarambabaje Leila, byarambabaje cyane, maze mbura n'imbaraga zo kugira ngo rwose ntinyuke mbikubwire. Leila atari komana sha uri umwana mubi ni ukuri, ubu koko kubera iki wanze kubimbwira kandi wari uzi ko mutegereje muri iki gihe cyose cyari gishize? Iyo ubimbwira bikambabaza bikarangira, ariko nanjye nyine nkabimenya. Juliet akomeza kumusaba imbabazi, ati umbabarire ni ukuri, ndakwinginze mbabarira. Nta nubwo nigeze musaba nimero ya Christian wenda ngo muzivuganire, kubera ko numvaga ari ibyakubabariza umutima gusa. Ihangane ni ukuri ndakwinginze, gusa aka kanya nyine mpisemo kubikubwira kubera ko numvaga gukomeza kubibika ari ukuguhemukira cyane, kubera ukuntu nari nzi ko umukunda nyine kandi ukimutegereje. Ndakwinginze Leila, ndakwinginze mbabarira ko natinze kubivuga. Leila ati ariko mbega agahinda, mbega inkuru imbabaje, mbega intimba ku mutima wanjye, ndababaye cyane, ndababaye ku buryo ntashobora no kubigusobanurira. Gusa nanone urakoze kumbwira ayo makuru, nubwo bimbabaje cyane ukaba waranatinze kubimbwira, ariko urakoze cyane. Ubwo ngubwo impamvu Imana yemeye ko biba nuko yari dufitiye undi mupango, buriya ntago twaremewe kuzabana nubwo twakundanaga cyane. Yahise amusezeraho ati sha Juliet, bayi urare neza tuzasubira. Basizeranyeho koko, Leila arara agahinda ari kose. Juliet we akisetsa ati mbega ariko ndarikoze, nzakora uko nshoboye kose Leila ajye mu rukundo n'uwo musore yari amaze kumbwira vuba, kandi bazabane vuba. Nibamara kubana Christian nzamwigarurira, ntazanshikira rwose. Nibabonana
umwe yarashatse kandi ntacyo bizaba bikimaze. Juliet yakomeje kwidunda cyane anapanga ukuntu agiye gukomeza kuba Leila hafi kandi akamushuka agakora ubukwe n'uwo muhungu vuba maze ibyabo bikava mu nzira. Yakomeje kujya amuhamagara cyane akamubaza ati ese ibyawe n'uwo muhungu bigeze hehe? Leila akamubwira ati sha namwemereye ko dukundana ariko nukuri byaranze mba numva ntamukunda, buri munsi turashwana ntitujya tubura ibyo dupfa kandi nyine biterwa nuko ntamukunda, simbizi aho ubanza ngomba kubivamo. Juliet agakomeza kumwoshya amubwira ko atagomba kubivamo kandi ko ahubwo bagomba no gukora ubukwe kare bw'urukundo ruzaza, ariko Leila we rwose akumva bitamurimo habe na gatoya. Umugoroba umwe papa wa Christian nawe wabonaga umuhungu we ntacyo yibwira, yaramubwiye ati umuhungu wanjye rero umaze gukura kandi guhitamo umugore muzabana mba mbona byarakunaniye. Nagutoranyirije abakobwa babiri bavuka mu miryango ikomeye nk'iyacu, ugomba kuzahitamo umwe. Christian ati ariko papa njyewe mfite umukobwa nkunda. Aramusubiza ati niba ari umwe nigeze kumva uganiraho na mama we rwose mwibagirwe, umuntu utazi irengero rye ubundi umukunda ute? Christian ati papa ndakwinginze umpaye igihe gitoya. Yaragiye ajya mu cyumba cye atangira kubitekerezaho. Yaribazaga ati ese koko papa ntari mukuri, umuntu ntazi irengero rye gute nakomeza kumukunda no kumutegereza? Naramushakishije ariko sinigeze mubona, ahari ngomba gufata umwanzuro ibya Leila nkabivamo. Yakomeje kumva agomba kubivamo burundu, gusa nanone akavuga ati nubwo uyu mujyi ari munini ariko mu mutima wanjye mba numva ari bugufi yanjye, sinzi impamvu mba numva ari hafi yanjye cyane rwose. Iteka ndamwikanga, buri munsi mba numva wagira ngo ndi bumubone ariko ndaheba. Juliet nawe kubona gukomeza guhatiriza Leila ngo abane n'uwo muhungu yari yamubwiye yuko batangiye kujya mu rukundo, ariko akabona Leila bigenza gake cyane, yatangiye kumva ahubwo we agomba kugira icyo akora maze yagira Imana Christian yabyemera bakibanira vuba cyane rwose, Leila akazajya kumenya amakuru bararangije kubana kera. Juliet amakuru yari yamenye yuko batarahura yatangiye kuyabyaza umusaruro uko ashoboye kose. Muri iyo minsi yatangiye kwereka boss we Christian ko amwitayeho cyane, akamuzanira impano nyinshi zitandukanye kandi agakomeza no kumwereka yuko ari umukobwa udasanzwe. Yakomeje kumwitaho cyane ku buryo bugaragara rwose na Christian akabibona ko umukobwa amwitayeho cyane, ariko Juliet agategereza ko hari ijambo umuhungu azamubwira maze araheba burundu. Ageze aho kubera ukuntu yamushakaga cyane, yabonye ibyo gutegereza atazabivamo maze aba ari we ufata iya mbere amubwira yuko amukunda cyane. Christian yabanje kubitekerezaho akibaza ati ubundi ko mbona Leila bisa nkaho ntazigera mubona, uwakikundanira n'uyu nguyu. Nubwo yabitekerezaga gutya ariko byari nko guhatiriza, yumvaga bitamurimo habe namba, nuko yabonaga hageze ngo umuryango we aho umukazana n'abuzukuru nkuko yabonaga babyifuza. Juliet yakomeje gutegereza ko hari icyo umuhungu yabivugaho, ariko umuhungu ntiyahita abyemera. Aramubwira ati uri umukobwa mwiza cyane, nakabaye nishimira kukugira nk'umukunzi ariko umutima wanjye uri ahandi. Juliet ati ahandi hehe se? Ahandi he kuko ko njyewe ngukunda cyane, kubera icyo umbwira ngo umutima wawe uri ahandi? Ese ufite undi mukunzi? Ufite umukobwa mukundana? Christian ntiyamubeshye, yamubwije ukuri maze aramubwira ati nkunda umukobwa witwa Leila, umukobwa nakunze cyane kuva mu bwana bwanjye. Juliet umujinya uramwica ahita anahinduka mu maso. Christian yarabibonye aramubaza ati uramuzi? Leila wanjye uramuzi? Juliet mbabarira ndakwinginze mbwira niba umuzi undangire n'ahantu ari. Juliet wari umaze kumva amubwiye ko akunda Leila cyane akagira ngo baranabonanye maze barasubirana, kumva amubwiye yuko ahantu ari atahazi yahise yishima cyane maze ahita anigarura arambwira ati mu by'ukuri
uwo Reyira uvuga simuzi pe, nyine impamvu nari mbabaye, icyari kimbabaje ni ukuntu ubona ndi mwiza cyane ariko ukaba utabasha kunkunda, gusa ariko nanone unteye urujijo, gute uvuga ngo ukunda umuntu kandi utazi n'ahantu aherereye? Nkurikije uko umbwiye rwose ndumva wagira ngo nta nubwo uzi ahantu ari. Ahita amusubiza ati koko biratangaje cyane, nta nubwo umuntu yabyizera ariko uwo mukobwa ndamukunda cyane, ndacyamukunda nubwo ntazi irengero rye. Mu by'ukuri ntakubeshye ntabwo nzi ahantu ari, sinzi aho aherereye ariko ndacyamukunda cyane. Kujya mu rukundo n'undi muntu rero mba numva ntabikora kuko byaba ari uguhatiriza, ntabwo byaba bindimo, byaba ari amaburakindi kubera ko ndamutse mbonye Reyira wanjye nkasanga nawe akinkunda, uwo muntu twaba turi kumwe yaba agowe, yababara cyane rwose kubera ko urabizi uwo muntu wundi twaba turi kumwe ku munsi naboneraho Reyira wanjye maze nawe nkasanga akinkunda, twarara dutandukanye. Juliet ati ngo iki? Ngo mwarara mutandukanye? Gusa koko uwo mukobwa umukunda bingana iki? Christian aramubwira ati nanjye sinzi ingano y'urwo mukunda kubera ko Reyira ndamukunda cyane kandi namusezeranyije kumukunda iteka ndetse no kuzabana nawe. Ibyo bintu narabimusezeranyije kandi ndi umuntu urinda amasezerano. Juliet gukomeza kubyumva no gukomeza kumva izina Reyira akomeza kumva umujinya. Christian aramubaza ati ariko se kurimo kumva izina Reyira ugahita wikanga, hari umukobwa waba uzi witwa Reyira? Kuki ndimo kumuvuga ugahita uhinduka? Juliet ati impamvu nuko iryo zina ryanga kubi, hari umukobwa witwa ko wigeze kumpemukira nkiri umwana ariko ubu ngubu nigeze kumva bavuga ko yashatse. Christian ati yarashatse? Amazina ye yombi urayazi? Juliet arabeshya ati ntayo nzi, nta nubwo rwose twari tuziranye cyane, ni n'ibintu bya kera. Icyo gihe twari tuvuye ku ishuri aho twigaga mu mashuri abanza maze duhura nabo bataha kuko bigaga ku kindi kigo maze tugirana ibibazo gutyo, gusa byararangiye nuko nyine wongeye kumunyibutsa. Aramubaza ati mwahuye nabo bavuye kwiga ku kindi kigo? None se bo bigaga ku kihe kigo? Juliet yarakivuze neza neza, Christian yumva ari nacyo kigo Reyira yizeho. Icyo gihe ibyo Juliet byose yavugaga yarabeshyaga, kuvuga ko atazi amazina yombi ya Reyira yarayazi nuko yanze kubivuga, kandi yaranahimbye inkuru amubeshya ko batize ku kigo kimwe kandi bari barize ku kigo kimwe anamuzi neza. Christian avuga ati uwo nguwo ni Reyira wanjye rwose nta gushidikanya, kuko icyo kigo uvuze nicyo yizeho kandi muri no mu myaka imwe. Yahise amwereka n'agafoto ke ka kera yari abitse akamaranye igihe kirekire, maze Juliet akarebye ahita avuga ati riwe rwose ni uyu nguyu nari ndimo kuvuga, ni uyu nguyu pe, yarashyingiwe rero. Christian yumva ubwoba ariko n'agahinda kenshi ati uravugisha ukuri kuko yarashyingiwe? Juliet ati yego rwose yarashyingiwe, ndabizi neza yarashyingiwe. Christian ati mbega ariko ibintu bimbabaje, none se waba uzi ahantu atuye ngo uhandangire? Nubwo yashyingiwe rwose ndifuza kumubona nkamuvugisha. Juliet ati ntaho nzi, nta na nimero ze za telefone, ariko ni ukuri njyewe ndabizi ko yashyingiwe. Christian arababaye agahinda karamwica, ate se koko ubu ngubu yarashyingiwe nibyo? Yabanye n'undi muntu utari njyewe? Kubera icyo atigeze abasha kuntegereza nk'uko njyewe nabikoze? Nta na rimwe nigeze mpagarika kumukunda no kumutekereza, ndetse kandi nakomezaga kujya mushakisha uko nshoboye kose, ariko we yacitse intege vuba maze yibanira n'undi mugabo. Yakomeje kwitegereza ku gafoto ati Reyira kubera iki koko? Kubera iki wansize? Ese ntago wari ukinkunda cyangwa nta nubwo wigeze unkunda warambeshyaga? Yakomeje kumva agahinda kenshi mu mutima we. Juliet nawe aboneraho kumwihanganisha no kumwereka yuko bari kumwe kandi
ko n'agahinda ke rwose akumva. Christian yakomeje kwicwa n'agahinda, ariko nyuma y'iminsi mike yabonye ko ibyo arimo agomba kubivamo akarekera gukomeza kwihambira ku mukobwa yakunze. Yari amaze no kumenya yuko yashatse undi mugabo, maze ahubwo akikundanira n'umukobwa wari umaze iminsi amwereka ko amukunda urudasanzwe. Yakomeje gutekereza kumubwira ko bakundana, ariko imbaraga akazibura kubera ko yumvaga ari umwanzuro ashobora kuzicuza. Gukundana n'umuntu adakunda, ko ari uko gusa uwo akunda atagihari, yumvaga atari byo. Yumvaga yategereza kugeza igihe umutima we uzongera kubona undi mukobwa ukunda bya nyabyo, ariko Juliet ntiyigeze amuha agahenge. Yakomeje kumuhatiriza ngo bakundane, ati ni ukuri njyewe nditeguye kandi ndagukunda cyane, kandi ndakumva ko wahita ufata umwanzuro ngo ukundane n'undi mukobwa, ntabwo rwose ari ibintu byakorohera. Arambwira ati gusa njyewe ndahari kandi ndagukunda cyane, urukundo ngukunda ruzatuma mbasha no kukwihanganira, maze nihanganire uku kuntu umutima wawe utarakira, kandi urukundo nzagukunda nzi neza ko ruzatuma nawe unkunda, kubera ko Christian njyewe ndagukunda cyane, wowe mu mahirwe gusa maze mbikwereke. Christian arambwira ati rega ikibazo ni uko mba numva Leila agihari kandi akintegereje. No mu ijoro ryakeye naraye murose, namubonye rwose mu nzozi ari umukobwa mwiza cyane, kandi amaze igihe kinini cyane antegereje nk'uko nanjye namutegereje. Juliet byaramubabaje mu mutima ati asa Kigali we aracyanamurota nta n'isoni. Juliet yagerageje guhisha ubwo burakari bwe, maze aramubwira ati kumurota birumvikana, kandi no kuba wamubonye gutyo mu nzozi rwose ni ibintu byumvikana cyane kuko nibyo byifuzo by'umutima wawe. Ariko rero Christian, ibyifuzo byawe bihabanye n'ukuri, ni uko utarabasha kubyumva. Ubu ngubu Leila ni umugore w'undi mugabo, amahirwe dukundane, kandi ni ukuri nzabasha gutuma uryoherwa n'urukundo. Aramubwira ati ariko se ko njya nkabya inzozi, Leila wanjye koko nindamuka mubonye atarashyingirwa nk'uko ubivuga bizagenda bite? Aramusubiza ati uzakora icyo ushaka, amahitamo rwose azaba ari ayawe, ariko nzi neza ko urukundo nzagukunda rutazatuma hari undi mukobwa wongera gutekereza. Christian araseka ati shuwa? Juliet ati rwose ndi shuwa cyane, ndagukunda cyane ku buryo udashobora no kubyumva. Christian yaje kubyemera kuko batangira gukundana. Mu gukundana kwabo ariko yaratunguwe cyane, kubera ukuntu Juliet yamubwiraga yuko amukunda cyane akanabimwereka. Yari azi ko urukundo rwabo bagiye kurushyira ku mugaragaro, abantu bose bakanabimenya yuko bakundana, ariko siko byagenze. Yamubwiraga ko urukundo rwabo rugomba kuba ibanga. Christian we ntabwo yabyumvaga impamvu ashaka ko biba ibanga. Yaramubazaga ati kubera iki se uba uvuga ngo urukundo rwacu turugira ibanga? Juliet ati ariko uzi ukuntu abakobwa tugirirana amashyari, uzi ukuntu batangira kungirira ishyari kubera ko niboneye umusore mwiza nkawe. Ndagukunda cyane, sinshaka kukubura kubera abanyeshyari bari hanze aha. Christian nubwo yumvaga atamukunda cyane, ariko nanone niwo mwanzuro yari yarafashe wo gukundana nawe. Nubwo yari ategereje wenda ko urukundo ruzamuzamo cyane nawe akamukunda cyane kandi bikaba byari bitaraba, ariko nanone gukomeza kubona urukundo rwabo batarushyira ku mugaragaro yumvaga bimubangamiye cyane. Gusa nanone yubahaga icyifuzo cya Juliet, wakomezaga kumwereka yuko amukunze cyane. Muri iyo minsi kandi Juliet ntiyongeye kuvugisha Leila. N'abantu bize hamwe azi ko ari inshuti za Leila ntiyongeye kubavugisha. Leila yakomezaga kwibaza icyabiteye, ariko ntamenye impamvu, dore ko atarazi n'urwango amufitiye kuva kera, kuko we yamufataga nk'inshuti ye magara. Leila muri iyo minsi kandi ntago yari yorohewe, kuko mama we yari amaze iminsi amubwira nk'ibyo Juliet yigeze kumubwira. Ati mwana wanjye rwose wageze kure hashoboka, nahoraga nkwifuriza. Wahinduye ubuzima bwacu, dutuye ahantu heza,
hasa neza cyane, wahagize neza rwose uko ushoboye kose kandi tubayeho neza cyane nta kutagira, ariko ibyo ngibyo ntabwo bihagije. Leila ati none se mama, harabura iki ko umbwira ko bidahagije? None se ni ikihe kintu kindi gisigaye ngomba gukora kugira ngo nacyo ngikore? Mama we aramubwira ati nawe nzi ko ubizi Leila, nkeneye rwose ko ushaka umugabo maze ukampa n'abuzukuru. Leila yaguye mu kantu, ariko nanone kugira ngo mama we adakomeza kumubwira ibintu byinshi, aramubwira ati humura mama, nabyo biri vuba rwose. Mama we yarishimye ati ngaho gira vuba uzanyereke n'uwo mukwe wanjye. Mama we yaraye rwose yumva umunezero ari wose, nyamara ariko Leila we yaraye agahinda ari kose. Ati nakomeje gutegereza Christian sinamubona, ngeze aho pfa kwishora mu rukundo bitandimo, ariko umuhungu rwose kumukunda byaranze. Buri munsi turashwana, duhora dupfa ubusa kandi iteka amakosa ni njye waturukaho, kuko mba numva ntamukunda, nta n'icyo ajya akora ngo nishime, kandi nanjye nta nubwo rwose njya mwishimira. Ubu se koko bizagenda gute? Ubu se mbane nawe kubera pressure ya mama, cyangwa mbivemo burundu? Nimbivamo se kongera gutangira bundi bushya n'undi muhungu, nzaba maze kugira imyaka ingahe? Yabitekerejeho neza, ariko yiyemeza kurekeraho gukomeza kubeshya umuhungu w'abandi ko amukunda kandi atamukunda, ahubwo asaba Imana ko yazamufasha ikamuhuza n'umuntu umukunda nawe akunda bya nyabyo, ntajye mu rukundo kubera imyaka amaze kugira cyangwa se kubera pressure y'abantu. Muri iyo minsi uko we ibibazo byari bimumereye nabi, Christian na Juliette bo byaracikaga kuko bari biyemeje no kubana. Juliette yari yarabwiye Christian ati ibintu byo gutera ivi ni ukuri njyewe simbikunda, urabizi neza ko ngukunda kandi ko mpora niteguye kubana nawe igihe cyose wabishakira, rero si ngombwa ko unterera ivi ngo ubone kunsaba ko nkubera umugore, kuko rwose nawe igisubizo urakizi. Erega sheri, biriya ni umuhango no gusesagura amafaranga gusa, kuko n'ubundi akenshi abantu baba babiziranyeho baranabipanze. Kuva ku munsi wa mbere dukundana nari niteguye no kubana nawe, ahubwo twipangire iby'ubukwe bwacu ibindi tubireke. Christian yatangiye kumva akantu k'urukundo kagenda kamuzamukamo gake gake, kubera ukuntu yabonaga umukobwa amufitiye urukundo rutangaje cyane kandi akaba atanakomeza ibintu. Yabonaga ari umukobwa utandukanye n'abandi cyane. Nuko nguko yabitekerezaga, ariko icyo atari azi ni uko umukobwa yagira ngo amafoto atazacicikana maze no mu bashobora kuyabona Leila akaba arimo, cyangwa se hakagira ababimubwira. Ubukwe batangiye kubutegura vuba vuba, Christian akirirwa avuga ati uriya mukobwa arankunda cyane, si we uzarota rwose mubereye umugabo. Nanjye nubwo ntamukunda nk'uko ankunda, ariko byibuze nzi neza ko hariho umuntu unkunda cyane. Juliette icyo gihe yari afite ubwoba bwinshi cyane, ariko nanone yabonaga umupango we ugiye kugera ku nsinzi. Yahoraga asaba Imana ngo imufashe Leila ntazigere agira icyo amenya, ati nimara gusezerana na Christian azaba abaye uwanjye burundu. Habura iminsi mike ngo ubukwe bwabo bube, hari umukobwa wize hamwe na ba Leila bahuye maze aramubaza ati harabura iminsi mike ngo mucuti wawe Juliette akore ubukwe, wowe se ni ryari? Leila arikanga ati Juliette se afite ubukwe? Uwo mukobwa aramuseka ati ariko abantu we ntukajye wijijisha, ariko Juliette mwabanaga w'inshuti yawe, mwakomeje no kuba inshuti naho turangirije kwiga, gute waba utazi ko afite ubukwe? Leila aramubwira ati ni ukuri ntabyo nzi, ibyo bintu simbizi pe. Juliette uwo nguwo urimo kuvuga ngo turi inshuti rwose twaranganye, ariko sinzi n'ikintu twapfuye, wumve yuko yanamburotse. Niyo muhamagaye nkoresheje indi nimero maze akumva ari njyewe, ahita ambwira tumva buretse gato ndi bize cyane, turaza kuza kongera kuvugana ndaza kuguhamagara. Iyo ambwiye gutyo ndicara nkategereza kuko maze nkategereza ko ampamagara, ariko nkaheba, ntabwo rwose njyewe nzi ikintu twapfuye. None nyumvira,
ngo afite ubukwe, birantunguye cyane rwose. Juliet akagira ubukwe simbimenye, mbega ariko ubucuti bw'iki gihe, mbega ubucuti bwo muri iyi minsi, ndumiwe koko. Mugenzi we aramubwira ati aha, ngo afite ubukwe n'umuhungu w'umuherwe cyane, ndetse ngo ni na bosi we. Umva, ngo n'iwabo uwo muhungu ni abaherwe cyane, mbese nyine ngo yaranyereye yigwira mu mafaranga. Leila ati ndumva ari byiza cyane, yagize amahirwe, Imana yasubije amasengesho ye, kuko kuva kera rwose yikundira ubuzima bwiza. Leila ntiyamugiriye ishyari, yumvise ashimishijwe n'ibyiza agezeho, ariko nanone akibaza ati ese kubera icyo atambwiye, ese nshakishe uko twavugana tuganire, mubaze icyo twapfuye maze musabe imbabazi, ese mbaze itariki y'ubukwe bwe n'aho buzabera nzabutahe, nubwo atigeze antumira, nkora iki koko? Yakomeje kubitekerezaho ariko aravuga ati nta mpamvu, niba atanshaka mu buzima bwe, nta mpamvu rwose yo kumubangamira, ngomba kumuha amahoro, nubwo ntazi icyo twapfuye, kambihe igihe, byanze bikunze bizatinda mbimenye. Ku munsi w'ubukwe bwabo Juliet ari bujye gusezerana na Christian mu mategeko, yumvaga ibyishimo ari byose ndetse rwose n'amasaha yamutindiye. Ati Leila, nizere ko ntacyo uri buze kuza kumenya, abantu bose natumiye ndabizi neza ko mutaziranye, nta kuntu rwose uzabimenya. Nitumara gusezerana kandi nushake rwose ubimenye, kuko ntacyo biri buze kuza gutanga, ntacyo biri buze kuza kumarira, kubera ko araba yitwa umugabo wanjye, nta n'icyo uri buze kuza kubikoraho. Igihe wahereye untwara ibyiza byose, nanjye iki ni igihe cyanjye. Yatangiye kumva arimo kumuseka cyane, maze aravuga ati ubwenge wari ufite mu ishuri, ubu ngubu koko bwakumariye iki? Bwakugejeje he? Ese bwaguhuje na Christian? Hari ukuntu umuntu yibwira ko afite ubwenge bwo mu ishuri, ariko nanjye ubwenge bwo hanze ndabukurusha, kubera ko ngutwaye umuhungu w'inzozi za benshi. Ubwiza bwawe bwose wirirwaga urata bwakumariye iki? Ubu ngubu si njye ubonye umugabo mwiza kurenza abandi bakobwa bose twize hamwe, Christian rwose ndamwegukanye n'uwanjye bidasubirwaho. Uko yakomezaga kwishima, Christian we agahinda kari kose. Yafashe agafoto ka Leila mu ntoki n'agahinda kenshi cyane, ati umbabarire Leila, umbabarire ko ntabashije kurinda isezerano ryanjye nari naraguhaye ryo kuzabana nawe, ahari ni njye wabiteye, ahari ubanza ntaragushakishije nk'uko bikwiye, maze ugacika intege ukigendera. Nizeye ko uwo muri kumwe agufashe neza, nizeye ko agukunda nk'urwo nari kuzagukunda. Ubu ngubu ngiye guhamiriza imbere y'amategeko ko nkunda undi mukobwa, ngiye kubirahirira. Ariko Leila, umutima wanjye wowe ndabizi ko utabirahirira, kuko ni wowe wenyine ukunda. Wenda bizaza, ariko urugendo ruracyari rurerure cyane. Urabeho Leila, urabeho umukobwa mwiza nakunze, ariko urukundo ntiruduhire. Ahari wenda mu bundi buzima bwo hari ubanza tuzaba turi kumwe. Ahari wenda mu bundi buzima tuzabana, ahari tuzahura, ahari tuzaba turi kumwe. Agahinda kakomeje kumwica, ariko arikaruma, agafoto akabika neza cyane. Ubundi arahaguruka ngo agende, dore ko bari batangiye no kumubwira ko amasaha yagiye. Yagiye gufata Juliet, ariko Juliet akamubaza ati ese ko mbona wagira ngo ntiwishimye? Christian akamusubiza amubwira ko yishimye cyane rwose, ko nta n'ikibazo afite. Juliet ati nanjye ndishimye cyane, ni ukuri ndishimye cyane pe, ariko ikimbabaje ni uko hari indi couple turi busezeranire hamwe. Numvaga nshaka ko uyu munsi uba uwacu gusa twenyine. Christian ati nyamara ntacyo bitwaye, ni couple ebyiri gusa, iyacu gusa n'indi couple imwe y'abandi bantu. Rero nta kavuyo karaba gahari, urabizi nari naragerageje uko nshoboye kose ngo dusezerane twenyine, ariko byabaye ngombwa ko n'iriya couple yindi bayireka kubera gahunda bafite. Humura rwose nta kavuyo karaba gahari, ntago turaba turi benshi cyane.
Juliet yahise yigarura maze mu kumwereka ko amukunda cyane ahita amubwira ati ibyo ngibyo nta n'ikibazo, wa mugani nta n'icyo bitwaye, icyangombwa ni uko tugiye kubana, bwa nyuma na nyuma ngiye kubana n'umusore nakunze, umusore w'inzozi zanjye, ubu ngubu tugiye gusezerana, tugiye kubihamiriza imbere y'amategeko n'abantu rwose ko dukundana cyane, nta kiruta ibyo kandi ni ukuri biranshimishije cyane. Christian yakomezaga kubona ukuntu umukobwa amukunda cyane, akavuga ati iyaba nanjye nashoboraga kugukunda nk'uko mbona unkunda, ariko sinjya mbibasha. Baragiye barinjira, igihe kiza no kugera bajya imbere kugira ngo basezerane. Ya couple ya mbere irangije nibo bakurikiyeho. Ako kanya bahagaze imbere ariko ntacyo baravuga, Juliet yumvaga ibyishimo ari byose, si we wari burote. Barangije gusezerana, Christian we yumvaga agiye nko kurira, ati Mana koko aka kanya wakoze nk'igitangaza ukanyereka Leila wanjye. Kuva kera narasengaga, narakwizeraga, mbabarira nanjye unyereke Leila, nubwo numvishe ko ari umugore w'undi mugabo, ariko ndashaka kumubona n'amaso yanjye kandi ndashaka kumubaza ikibazo kimwe gusa. Ibitekerezo bikiri kure cyane, yabaye nk'ukangutse bamubwiye ngo niyegere mikoro. Mikoro yarayegereye koko, ariko n'agahinda ari kose. Ako kanya ntacyo aravuga, hari umukobwa wahise yinjira, ubona ko rwose yakerewe cyane. Abantu bose bahise bahindukira baramureba, bibaza impamvu yakerewe gutyo kandi yari yambaye n'agakweto karekare kavuga, katumye abantu bose bahindukira bakamureba. Uko guhindukira bamureba byatumye n'abageni bamwitegereza, gusa Juliet na Christian baramubonye maze bombi babura uko bifata birabacanga. Juliet umujinya waramwishe, aribaza ati nk'ubu ngubu Leila aje ate koko? Ubu se ninde umubwiye yuko twasezeraniye hano? Njyewe nanga n'abantu bivanga mu bitabareba, ubu ninde umuhuruje koko? Byaramubabaje abura uko agira, gusa nyine yumvaga yagenda akamufata akaboko agahita amukurubana akamusohora ku ngufu. Christian we muri icyo gihe yumvaga byamurenze, yari yagize ngo arimo kurota, ati Leila, uriya si Leila? Ndi mu nzozi, ndimo ndarota cyangwa? Christian we yahanaguye mu maso ngo niba anasinziriye ave muri izo nzozi ze akanguke, ariko yakomeje kubona rwose atari mu kurota, abona ari ibya nyabyo, abona umukobwa yari amaze kubona ari Leila yakunze kandi yari amaze n'igihe kinini cyane ategereje. Leila nawe ako kanya wari uje aho ngaho atahiye ubukwe umukobwa bakoranaga, ariko akaba yari yatinze cyane, yatinze kuhagera kuko yari yabanje guca no ku kazi, ibintu yari agiye no kureka kubera ukuntu yabonaga yakerewe cyane, ariko akavuga ati ntabwo umuntu naba naramwemereye kuza ngo nindangiza muhemukire nsibe. Yatunguwe no kubona Juliet nawe ahagaze aho ngaho imbere agiye gusezerana. Ibyo si byo byamutunguye cyane ariko kuko iby'ubukwe bwe yari yarabyumvise, yari abizi rwose ko yenda gukora ubukwe, ahubwo yatunguwe no kubona Christian, umuhungu yari yarakunze cyane kandi anamaze igihe kinini cyane amushakisha, ahagaze iruhande rwa Juliet ari we bagiye gusezerana. Leila yaratunguwe cyane yumva atabyumva, ariko aranababara cyane kubera ukuntu Juliet yigeze kujya amwuhura amubwira ngo nashaka umugabo, kandi akamubwira ko Christian yashatse umugore, ko rwose n'amafoto ye ubwe yayiboneye n'amaso ye. Byakomeje kumucanga, yumva arumiwe ndetse yumva atazi n'icyo gukora. Christian we yatangiye kumuhanga amaso cyane maze aramwitegereza cyane aho yari yicaye. Icyo gihe yaramurebaga, yari yibagiwe rwose ko yanaje no gusezerana n'undi mukobwa. Uwabasezeranyaga we byari byamucanze kuko yari yahaye mikoro Christian ngo atangire avuga indahiro ye, ariko umuhungu neza neza kuvuga byari byamunaniye, byari byanze neza neza gutobora ngo agire ijambo na rimwe avuga, byari byamunaniye. Abantu nabo byakomeje kubacanga,
bakibaza ikibaye maze bikabayobera. Reyira nawe wari wishwe n'agahinda yanazenze amarira mu maso, yaje kwihanagura, ubundi areba imbere ariko abona umuhungu yamuhanze amaso, maze bombi bahuza amaso batangira no kurebana cyane. Bakomeje kurebana, maze Reyira wari umaze iminsi yifuza kumubona, anamuzirikana mu isengesho rye ryose ndetse akanasaba Imana kongera kubahuza, ntago yari azi ko azamubona ahagaze imbere, akamubona agiye kuzamura akaboko ngo arahirire kubana akaramata n'undi muntu utari we. Kwihangana byaranze, kubyakira biranga neza, amarira arisuka n'abantu batangira kumwitegereza cyane. Christian we yarahagaze, umutima we urimo usubiramo amagambo amwe gusa. Umutima we wari uri muri ese Reyira uracyankunda? Ese Reyira witeguye kubana nanjye? Ese kurimo kurira? Ese uracyankunda cyane? Uracyankunda cyane Reyira? Ese uracyibuka amasezerano yacu yose? Nta kanya kanini kashize kuko Reyira yahise ahaguruka agenda yirukanka, abantu bose bayoberwa ibibaye. Ntabwo byatinze, Christian nawe nta no gutekereza ibintu byinshi, yahise asunika mikoro ayisunikira hirya, ubundi asohoka yirukanka cyane agenda akurikiye Reyira. Juliet we yatangiye kurira cyane, abari bamuherekeje baramwegera ngo bamuhumurize, nubwo batari bazi neza ukuntu ibintu byose byifashe, ariko kubera ukuntu babonaga Christian arimo gukomeza kwitegereza Reyira cyane atarimo kumukuraho amaso, byanze bikunze hari icyo byaberekaga, kubera ko n'ukuza kwa Reyira niko kwari kwangije ibintu byose. None bari banabonye umukobwa agiye yirukanka kandi umuhungu nawe agiye amwirukanka inyuma. Byanze bikunze, nubwo ukuri batari bakuzi neza 100%, ariko batangiye kubikeka, kandi baranabibonaga neza yuko ubukwe bushobora kuba bupfuye rwose. Bakomeje kuba hafi Juliet no kumwinginga ngo yihangane aceceke, ariko babonaga ibintu bitoroshye. Reyira we yakomeje kugenda yiruka cyane kandi nawe ubwe nta nubwo yari azi neza aho yerekeje. Ntiyabashije kugera kure kuko Christian yahise amugeraho kandi bose ari amarira gusa. Christian n'amarangamutima menshi cyane ati Reyira, mbwiza ukuri, ngaho mbwira, ese uracyankunda? Ndakwinginze mbwira ko ukinkunda. Reyira kuvuga byaranze, ahubwo akibaza ati ese ndabivuga ngo bitanga iki kandi afite undi akunda bagiye no kubana? Christian we ntiyigeze amuturiza ataramusubiza, maze yongera kumubaza ati ese uracyankunda Reyira? Ese wari ukinyibuka? Ese wari ukinzirikana? Ese uracyibuka amasezerano twahanye? Mbwira Reyira, uracyankunda? Mbabarira umbwire, nubwo bambwiye ko ubu ngubu uri umugore w'undi mugabo, wenda nkaba nkoze n'amakosa akomeye cyane yo kuguhagarara imbere gutya no kukwirukaho, ariko mbwira Reyira, ese uracyankunda? Reyira muri ako kanya wari umaze kumva amubwiye ngo umugore w'undi mugabo yarikanze, maze aramubaza ati umugore w'undi mugabo gute? Ahubwo wowe mbwira, gute waretse umugore mwabanaga ukaba wari ugiye kubana na Juliet? Christian arikanga ati umugore twabanaga? Umugore wuhe? None se Juliet wumuzi gute Reyira? Ko numva umuvuga nkaho rwose usanzwe umuzi, umenye gute izina rye? Ngaho mbwira, Juliet usanzwe umuzi, muziranye gute? Reyira aramusubiza ati yego ndamuzi, ni inshuti yanjye kuva mu mashuri abanza no mu cyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye twize hamwe, ariko twabaye inshuti cyane ubwo twiga muri kaminuza kuko twaranabanaga. Juliet rero niwe wambwiye byose, ambwira ko washatse umugore. Christian ati simbyumva, none se yaranzi? Reyira ati yego yarakuzi, kubera ko nakundaga kukuvuga cyane nyine mukubwira bitewe n'ubucuti twari dufitanye. Narakuvugaga iteka nkavuga amazina yawe yombi kandi nkamwereka n'ifoto yawe nari mfite, nkamubwira ukuntu nagukundaga cyane. Niwe rero wambwiye yuko wakoze ubukwe,
ambwira ko n'amafoto y'ubukwe bwawe yayiboneye neza cyane rwose, maze arabinyemeza nyine nanjye ndabyemera. Ambwiye ko washatse umugore narababaye, ngwana no kubyakira nubwo bitari byoroshye. Christian yarababaye ati niyo mpamvu yakubwiye gutyo maze nawe ugahita ushaka umugabo. Kumubwira gutyo Leila azenga amarira mu maso ati umugabo? Uwuhe mugabo? Njyewe ntabwo nigeze nshaka umugabo. Christian kubyumva arishima ati koko Leila mbwiza ukuri, nta mugabo wigeze ushaka? Aramusubiza ati hoya rwose nta mugabo nigeze nshaka. Ariko si ibyo bintu byavuye hehe? Utambwira ko nawe ari Juliet wabikubwiye? Christian aramusubiza ati cyane rwose. Ubwo yaraje twembi aratubeshya, akubwira ko nashatse, maze nanjye ambeshya ko wowe washatse umugabo. Leila sinigeze nshaka, ntabwo rwose nigeze nshaka, byose yakubwiye yarakubeshye. Mbega ariko umukobwa mubi, twese yari abizi ko duhari, azi n'aho duherereye, muri inshuti, nanjye dukorana buri munsi, arangije ntiyagira icyo avuga, kandi azi neza ukuntu buri wese akeneye undi. Niyo mpamvu rwose yambwiraga ngo urukundo rwacu turugira ibanga. Ariko Leila nubwo yahemutse bwose, ariko mbwira, mbabarira umbwire ndakwinginze, uracyankunda? Leila noneho yamubwiye yuko akimukunda cyane, kandi ko yahoraga yifuza kumubona, ko yakomeje no kumutegereza gukundana n'undi muntu utari we, maze bikamunanira neza burundu. Christian nawe amubwira ko akimukunda cyane. Yamubwiye ko yakomeje kumukunda cyane, ko yakundanye na Juliet ari ibyambuzi uko ngira, amaze kumubwira ko we yashatse. Ati ndagukunda kandi nishimiye kongera kukubona. Barishimye cyane barahoberana, buri umwe abwira undi ko akimukunda cyane. Bongeye kumera nk'abagarutse, babonye abantu bari baje mu bukwe babashagaye, inshuti za Christian zirimo gufata video. Christian yari yishimye cyane, abwira ababyeyi be n'inshuti ze ati bwa nyuma na nyuma Leila nakunze ndamubonye. Baramubwiye bati nubwo umubonye ariko wabyitwayemo nabi cyane rwose, uriya mukobwa uramubabaje cyane, ugomba kuzajya kubasaba imbabazi. Christian ati nanjye nkimara kumusiga imbere wenyine rwose nkiruka nkurikiye Leila ngo atanshika, numvaga nzajya kumusaba imbabazi pe, ariko nkimara kumenya ibyo yadukoreye akatubeshya, akamenya ko Leila nirwa mvuga ahari kandi akambeshya ko yashatse atazi n'ahantu ari, nawe maze akamubeshya, nta mbabazi nzamusaba, abonye ibimukwiriye. Bababwiye inkuru yabo yose, maze nabo babyumvise baravuga bati mbega umukobwa mubi, ahubwo azabe ari uza kubasaba imbabazi. Bakomeje kuvuga bati yashakaga kubabaza Leila ngo amugutware, none dore niwe ubabaye cyane, ahakuye n'igisebo, yarahemutse rwose. Iyo avugisha ukuri ibi byose ntabwo byari kuba bimubayeho. Christian ati byose niwe ubyiteye rwose, iyo byashobokaga maze njyewe nkava hano nsezeranye na Leila. Bahise bambwira bati hoya n'umuryango we ugomba kwitegura, reka tuzapanga ikindi gihe. Kuva icyo gihe abantu bose bamenye ibyo Juliet yakoze, maze baramuseka cyane. Nawe yagize isoni, ahita aniyirukana ku kazi, ntiyongera gusubirayo. Yakomezaga kwibaza ati uru rukundo ni bwoko ki, kuki igihe gishize kingana gutya, ariko buri wese akaba yaragikunda undi cyane. Ubwo Christian yambwiraga ko aramutse abonye Leila undi mukobwa baba bari kumwe yabibabariramo cyane, kuko yahita amuta akisangira Leila. Nari nzi ko ambeshya rwose, none dore ibimbayeho, ndimo ndahangana n'ingaruka zabyo. Ese njyewe bizagenda bite? Abahungu bankundaga narabanze, nihambira kuri Christian ngo nuko ari umuherwe, none reba. Ese ninde uzanyemera azi n'ibyo nakoze byose? Namaze imyaka yanjye yose ngenda kuri Leila, mugirira ishyari, mwifuriza ibibi, none ni njyewe bigarutse.
ahari iki ni igihano cy'Imana, iteka mutega imitego, ariko ku munota wa nyuma Imana iratabara, nanjye ngomba gukizwa, ibi ngibi ndimo rwose ngomba kubireka maze nkaba umuntu mwiza, kuko maze kubona ko gusenga no kwegera Imana nta kintu cyiza nkabyo. Reyira aba yiturije akisengera, nyamara umuntu yabona ko bimurangiriyeho Imana igahita itabara. Juliet yakomeje kwitekerezaho kandi yiyemeza no guhinduka koko. Reyira na Christian bo urukundo rwari rushyushye cyane, bahuraga kenshi bakaganira kenshi, bumva badashaka no kongera gutandukana. Bari kumwe, Christian aramubwiye ati nagushakiye buri hamwe kandi iteka naragusengeraga, ntago nigeze ndekeraho kwizera ko igihe kimwe kizagera nkongera kukubona. Uri mwiza cyane Reyira, uri mwiza cyane kurenza n'uko natekerezaga ushobora kuba umeze ubu ngubu, ntago ndanabasha kwiyumvisha ko nongeye kukubona. Reyira aterega ntago wigeze umbura nta na rimwe, igihe cyose nari mpari, nari nkigutekereza kandi nari nkigukunda cyane. Hari amajoro nararaga niga nkaryama nkerewe cyane naniwe, ariko nta na rimwe nigeze mbasha kuryama ngo nsinzire ntagusengeye ngo Imana ijye ikurinda aho uri hose, kandi nkanasenga ngo izongere iduhuze. Hari ubwo nicaraga nkagutekereza cyane, nkibaza niba wabonye umwanya wo kuruhuka, niba urimo kurya cyangwa se niba umeze neza. Christian ati burya bwose urankunda cyane gutyo? Arambwira ati cyane birenze nuko ndimo kubivuga. Christian nawe ati ibyo wibazaga nanjye najyaga mbyibaza. Uzi ikintu kirimo kumbabaza cyane, ariko imyaka yose namaze ngushakisha sinkubone nkimara kuva kwiga, kandi turi mu mujyi umwe. Nize amashuri menshi, mbona degree nyinshi cyane nifuzaga, mbona connection nyinshi cyane zitandukanye zimbyarira amafaranga menshi, ariko hari ukuntu numva ari wowe kintu gikomeye cyane Imana yampaye. Reyira arambwira ati utangiye kuntera isoni. Christian arambwira ati ariko ntago ndimo kukubeshya, niko kuri. Uko wabaga unsengera nanjye nabaga ndimo kugusengera cyane, ahari niyo mpamvu twembi twananiwe gukunda abandi bantu. Imbaraga zacu nyinshi ntizari mu rukundo twari dufitanye ahari, ahubwo zari mu kwizera kwinshi twagize ko tuzongera kubonana. Nyuma y'iyi myaka yose, kuba twongeye kuba turi kumwe byambereye byiza cyane kurenza nuko najyaga mbibona mu nzozi. Bakomeje gukundana, bakundana urukundo rutangaje cyane, bumvaga ari nk'inzozi, ariko baje kubana bakorana n'ubukwe bwiza cyane. Ababyeyi babo bari bamaze igihe bifuriza abana babo ubukwe, barishimye cyane ku mpande zombi. Juliet nawe yaje kubasaba imbabazi kuko yabonaga ntacyo yakora ngo akureho umugisha wa Reyira Imana yari yaramugeneye. Umwe muri ba basore bigeze gushaka kugirira nabi Reyira nawe yaje kumusaba imbabazi, kandi amubwira ko yahise ahinduka kuva icyo gihe. Reyira kumva ibyo bintu bari bagiye kumukorera, kandi na Juliet akaba yari abizi, yari muri uwo mupango, byaramubabaje cyane, ariko anashima Imana ko yamutabaye. Ati Mana ashimwa ko uhora umbereye maso, nanjye sinzigera ndekeraho kukwizera. Juliet nawe kuko yongeye kumusaba imbabazi, noneho amubwira byose by'ukuntu yagiye ashaka kumugirira nabi cyane, ariko Imana iteka ikamutabara. Reyira yaramubabariye, Juliet nawe noneho arahinduka bya nyabyo, ahinduka ahindutse atari byo kubeshya. Yarahindutse burundu, kandi kuko yabonaga urukundo Imana yahaye umugisha nta kinyoma na kimwe cyarusenyura, nta mubisha n'umwe waruhagarika, kandi nta n'umwanzi wakongera gufata iyo nkuru y'urukundo Imana yanditse ngo yandike uko yishakiye, ngo ayikomereze aho itagombaga gukomereza, cyangwa se ngo ayirangirize aho itagombaga kurangirira. Reyira na Christian urukundo rwabo Imana yaruhaye umugisha, gutegereza kwabo ntikwari ukubusa, kuko inzozi zabo bifuzaga kuzakabya no kugira umuryango mwiza unezerewe Imana yarabibahaye.
Aha niho dusoreje inkuru yacu, tunabashimira yuko mwabanye natwe. Ni byinshi cyane twabonyemo kandi nizeye ko inyigisho tubona mu nkuru zacu zitarangirira aha ngaha, zinabaherekeza mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Si mwebwe gusa, nanjye ndihugura umunsi ku munsi. Reka turusheho kubana neza, tugire urukundo ruzima, dusenge kandi twirinde urwango n'ishyari. Ndabashimiye cyane rero kubwo gukomeza kubana natwe, kandi ni ukuri mbifuriza n'ibyiza byose Imana itanga ngo ijye ibibahundagazaho. Mwakoze, tuzasubira ubutaha, ndabakunda cyane, mwari kumwe na Neema.